bari baramuroze bashaka yuko azahwana n'inda atwite. Igihe cyo kubyara kigeze, abanza kubyara ingata iriho ibuye, hanyuma amaze kuyibyara abona umwana azari muzima, kubw'iki Imana yari yaravuganye nawe iragisohoza. Imana iramubwira ngo manuka mwana wanjye ndakwereka. Buriya abantu bazi ubwenge, bazi ubwenge. Iyo amaze kugutaba agira n'ibindi bintu akorera hejuru yawe ku buryo nta muntu uzamenya yuko unarimo. Araza agateraho igiti runaka, dusanga ifoto ye ihambiriye mu ikabutura yenda kumera nka mucikopa y'umutuku. Dusanga harimo isengeri, ya sengeri irimo umusatsi n'ubwanwa. Turangije dusanga n'inkweto imwe bihambiriye mu kintu kimwe cy'uruhu cy'ingobyi, za ngobyi za kera birimo aho ngaho. Yamaze imyaka 9 ku gisasiro adahaguruka. Baramukoreye akantu kameze nk'agatebe bamwicazagamo, bashobora kuba bamujyanye kwa muganga kuko yari yarahinamiranye amaguru n'amaboko. Hanyuma bamuzana mu materaniro, imbaraga z'Imana zimukoraho. Mu bihe byo gusenga arahaguruka, ubaragenda. Uwo mukobwa yagiye mu bapfumu azi ko bagiye kumuzingura, nawe agashaka nk'abandi ngo akabona umugabo, abapfumu bakamuha umugabo. Agezeyo abapfumu bacukura urwobo rumeze nk'imva, hanyuma bari bamutumye inka ebyiri, ikimasa n'inyana by'ibiti. Bamaze gucukura yamva bateramo intebe y'inyarwanda. Ikintu cya mbere bakoze bamusambanyiriza muri yamva. Bamaze kumusambanya baramubwira ngo ubwo baramuziruye, baramuzinguye. Barangije bafata amaraso ya za nka barayamwohagiza, yicaye ku ntebe y'inyarwanda muri yamva. Barangije basiba ya ntebe y'inyarwanda n'aya maraso, baravuga ngo runaka arapfuye. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Reka tubasuhuze inshuti mukurikiranye ibiganiro byacu. Nanone dukomeje kwifuriza kugira amahoro y'Imana. Turizera ko Imana ikomeje kubarinda aho muri mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu. Abadukurikira bari burasirazuba, bari burengerazuba, mu majyepfo n'amajyaruguru, abadukurikira bari mu mujyi wa Kigali, ndetse n'abandi benshi cyane badukurikira bari mu mahanga ya kure. Mwese aho muri hirya no hino twifurije kugira amahoro y'Imana. Ariko nanone twihanganishije abandi batameze neza kubera ibibazo bitandukanye umuntu ahura nabyo muri isi dutuyemo. Tugera duhura n'ibibazo mu buryo bumwe cyangwa se mu buryo butandukanye, ariko kandi ntabwo twakirengagiza ko Imana ihari kandi igenda ibana natwe uko bukeye n'uko bwije. Hanyuma tubagezeho ibiganiro byinshi cyane. Turi kumwe n'umukozi w'Imana hano. Ntekereza ko cyane cyane abantu bakurikirana Impanuro TV bagenda bamubona, si ubwa mbere bamubonye. Twagiye tubana mu biganiro bitandukanye atugezaho ubuhamya ndetse n'imirimo y'Imana. Rero n'uyu munsi twamusuye, afite byinshi cyane agiye kutugezaho ubuhamya, ijambo ry'Imana. Afite ubutumwa Imana yamuhaye gusangiza abanyarwanda, ni byinshi cyane. Kandi ntekereza ko gukurikirana iki kiganiro waza gukuramo byinshi cyane bishobora kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Cyane ko impamvu tuba twabatumiriye abakozi b'Imana, tuba tugira ngo duhumurize imitima y'abantu, abihebye, abumva byarangiye cyangwa se abari kurwana urugamba mu buryo butandukanye babona rutazarangira. Tuba tuje kubabwira ko hejuru y'imbaraga zose zibarwanya hari imbaraga z'Imana zibarwanirira. Murakoze cyane. Rero ndagira ngo twakire umushumba, aratangira twibwira kugira ngo n'abantu badukurikiranye baze kumenya uwo turi kuganira uwo ari we, kandi ibintu byose bize kugenda neza. Murakoze cyane mushumba, turishimye kongera kubana namwe. Kandi nanjye ndanezerewe kongera kubana namwe. N'iby'umugisha kandi n'iby'igikundiro kuba Imana yo mu ijuru yabashoboje kugira ngo ibarinde twongere guhura. Hari hashize igihe kinini, noneho no kuvuga ngo umwaka mushya. Umwaka mushya mushumba. Ko duherukana mu mwaka washize. Haraciyemo iminsi. Urangije ubwo sinzi ahantu usigaye uba. Harya mbaye. Ngo wavuye hano ngo wigiriye i Kigali, kandi ubwo nuko nyine nese. Ariko warabihanuye. Narabihanuye nyine, none mugezeyo. Ubwo n'ibindi bizagenda biza. Ariko urabona ko biri kose ntago niba n'agasura karahindutse, asa n'uwo mu mujyi rwose. Usigaye urya usa ntago ukirya yandi bita zahabu gukuru hangarura yaga rwose. Biragaragara ko amavuta y'Imana kuriho. Yego mushumba, kandi turishimye cyane kongera kubana namwe mu kiganiro. Reka tuvuge ngo Yesu abaho umugisha kuba muduhaye ikaze.
murakoze kandi ni iwanyu murisanga. Uwiteka akomeze kubagwiriza ibyiza byose mumwifuzaho. Hanyuma mu minsi yari ishize tutabona, ntekereza ko haracemo iminsi itari mikeya, ndatekereza ko mwabaye amahoro n'umuryango. Pawulo niwe yavuze ngo muri byose duhore dushima, ntacyo dushinja Imana, kuko uko twari turi jye na madamu n'abana bose turaho turi amahoro. Imana yaduhaye ibyo kutugaburira, yaratwambitse, turwaye yaraturwaje iradukiza, kuko kurwara twararwaye ariko twabonye imbaraga z'Imana zidukiza. Imvura yaraguye natwe tugeraho, akazuba kayo kavuye katugeraho, n'abatwanze ntacyo badutwaye. Muri byose rero turimo turashima Imana ko byose yabikoze nk'Imana kandi ikabigenza neza, tukaba tugihumeka umwuka w'abazima. Ndetse na wa mwaka bajyaga batubwira 2023 nawo twawugezemo, tuwutangira neza, turi amahoro, turashima Imana. Itorero riraho, umurimo w'Imana uragenda neza, abakozi b'Imana baracyakora umurimo. Muri make rero aho igereje ikora tubaye tuyishimiye, akawa muhanzi ati aho ugereje ukora Mana mbaye ngushimiye. Turashimira Imana kuko yakomeje kubarinda. Ntekereza ko mu ntangiriro z'umwaka washize hari ibiganiro twagiye dukorana, mutubwira ubuhamya bugiye butandukanye bw'ibintu Imana yagiye igenda ikorera abantu. Rero ngira ngo iyo umuntu ari gutangira umwaka aba afite ingamba cyangwa se imihigo, ukuntu umuntu ahiga akavuga ati jyewe muri uyu mwaka ndumva nshaka kuzaba ngeze kuri ibi n'ibi. Ntekereza ko namwe cyane cyane mu muryango nyarwanda dufite indangagaciro, dufite icyo turusha abandi guhiga. Umuntu akavuga ati uyu mwaka ndumva nzaba ngeze kuri iki. Mwebwe ubwanyu nk'umuryango wanyu, intego zanyu mwazigezeho kangahe ku ijana? Rero buriya reka nkubwire Dani, ubugiye muri gihe huzuyemo amashimwe, nuyasembura n'akazi kawe, kuko nuyasembura araza kugukoraho. Nibyo nashakaga n'ubundi, kuko Imana ikunda amashimwe. Mu mwaka ushize uzi ko nakubwiye ngo haragasuzuguro narambiwe, nahaze mu mutima wanjye, ndetse ndakubwira ngo ndimo ndasenga agasuzuguro ndakanze n'Imana ikange. Nibwo wansangaga ndi kubumba, ndi kurwana no kugira ngo ndabyibutse koko. Ungwa gituma umuntu anyemerera kuzaza kumfasha amatafari ntabumbye ukazaza kuyabumba. Rero ugomba kuza ukayabumba. Naje nizanye rero. Waje wizanye. Oya, uyu munsi singukundira kuyabumba kuko imvura yaguye, kandi yitaguye tuvoma kure. Utavoma rero birabiziba byo mu muhanda ukavoma hafi. Ndagira ngo uzamanuke kano gasozi ukagenda hafi ndagira ngo uzagende piriya mvome kure, utagira ngo natwe tuvoma hafi. Mu Kinyarwanda ubwo icyo mvuze, twebwe duhora tumwenyura, ntago tuvoma hafi. Rero nkuko wari ubivuze, nari nihaye intego yo kuvuga ngo Mana mfashijwe nawe, kuko jyewe ndi umuntu ubuntu ngizwe n'inyama n'amaraso. Nari mfite intego ivuga ngo ntabwo nshidikanya, simbaza, sinsobanuza, nzi ko ushobora byose. Uriya mwaka washize nari mfite imwe cyangwa se intego ngenderaho ivuga ngo nzi yuko ushobora byose, kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Ntago ari mike, yose. Rero maze kubona bangurishirijeho inzu, maze kubona ibintu bimbayeho, kandi numva agasuzuguro, ndebye inzu yanjye aho yari igeze ikagwa. Uko kugurishiriza inzu ngo bisobanuye iki? Inzu nakodeshaga, nyirayo yarayigurishije. Ayigurisha muyirimo? Ayigurisha nyirimo, ndetse amfitiye n'amafaranga menshi, nk'amezi nk'atanu. Amaze kuyigurisha ntiyanambwira. Uwayiguze akazajyaza akambwira ngo arashaka inzu ye. Yambwira ngo arashaka inzu ye kuko nzi ko nta masezerano twagiranye, nkamubwira nabi. Nabaza wa wundi wanshyize mu nzu wari nyirayo, ati jye singurisha, kandi amafaranga arayafasha. Bisa n'ibintera kujya kure, ariko kubera ko abari bahagurishije nari nabamenye, ndagenda ndababaza, menya ko yahagurishije. Nibaza umuntu ungurishirije inzu, ndavuga ngo aka ni agasuzuguro k'abadayimoni. Ndavuga ngo Mana, niba ndi umukozi wawe, sinshaka kagasuzuguro k'abadayimoni ku buzima bwanjye. Nibwo rero wasangaga ndi mu rwondo ndi kubumba. Ariko Imana yaramfashije nubwo bituzuye neza. Uyu munsi ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 aho byari bigereye ninjiyemo, kuko ubwo nari mfite gutanga inzu y'abandi nanone ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11. Ubwo rero mbwira Imana ngo ntabwo nzasohoka nsubira mu ikode.
kandi Imana irabikora. Haleluya. Yarabikoze bica mu nzira ikomeye, yenda mfata n'amadeni kuko nta mugabo utagira ideni, anaremereye azangora kuyishyura, ariko kubera ko Imana ari ifite byose, ndabizi neza ko yose agomba kwishyurwa hatabuzeho na kamwe, kandi n'izina ry'Imana ridasebye. Ntabwo nzasebesha izina ry'Imana kuko ni yaravuze ngo mu kuboko kwayo niho hari byose, ifeza n'izahabu ni izayo. Rero ngomba kubona amafaranga nkishyura byanga bikunda, kuko yemeye ko nubaka ngasakara nkaba ndimo n'umuryango. Ubwo nasohotse aho ngaho ninjira iwanjye rwose, ubu niho ndi, ndashima Imana. Urumva uwo muhigo rero, kuba ufite imyaka 40 waragerageje byinshi bikagenda byanga, ariko ukabigeraho mu gihe gitoya, Imana ikazayikubwira ngo nige Imana ivuganye nawe byose bizakunda. Ikambwira ngo kuko ngishije inama nzabikora. Ikambwira ngo kubera yuko ndi Imana yanga agasuzuguro nanjye ndakanze. Imana yambwiye amagambo menshi icyo gihe ande mu mutima, imbwira amagambo nk'ayo yabwiye Eliya avuye kwa Ahabu amaze guhagarika imvura n'ikime. Imana imubwira ngo kuko ukoze ibyo nendaga gukora, kuko Ahabu yari yarakoze mu jisho ry'Imana, kuko ukoze ibyo nendaga gukora. Umva iryo jambo rikomeye. Rero nanjye Imana yavuga ngo kuko wanze agasuzuguro nanjye nkanga, kubera ko maramaje. Numva rero nanjye ubwo ngubwo nabonye Imana, mbona Imana igira neza. Wa muhungu wanjye mutoya mucuti wawe yarahageze aravuga ngo baba we ngo ubu ntabwo nzongera kwikorera nimuka. Ndamubwira nti rwose uzajya wimuka mu cyumba ujya mu kindi, niko kwimuka kubera ko Imana yabikoze neza. Rero urumva uwo muhigo nishimwe mfite rikomeye. Nkubwiye ngo nta mafaranga nari mfite, nkubwiye ngo sinzi uko yubatswe, nkubwiye ntago wabyemera, ariko nabonye Imana n'amaso. Nayibonye n'aya maso yanjye, ntabwo nayibariwe, nayibonye n'amaso yanjye. Iyi Mana ibikora nk'Imana, ibigenza neza nk'Imana yo kabyara abahungu n'abakobwa. Rero uwo ni umuhigo ukomeye, kandi nawugezeho. Ikindi wari umuhigo yuko n'ubundi abana banjye bakomeza kubaho dusenga. Uwo ni wo muhigo undemerera kugira ngo umuryango wanjye ukomeze kubaho uri imbere y'Imana. Ndashimira Imana, jye n'umuryango wanjye turacyari imbere y'Imana. Dukorera umurimo kure bikatugora, no kubona deplacement bikatugora, ariko uko biri kose Imana iracyabigenza neza. Twagenda n'amaguru, twagira gute tukajyana mu murimo w'Imana. Iyo ndebye rero nkabona hafi yanjye madame ari mu rusengero, nkabona umwana mu rusengero, icyo nicyo kintu cyonyine kinezeza, kuko iby'isi nirutse inyuma yabyo, ariko ntacyo byamariye. Byose byagiye ndeba, nabyirutse inyuma, yewe ngera n'umugisha mbigeraho, ariko mu kugenda bigenda nk'uko byaje. Umwe we yaravuze ngo amafaranga ni amashyitsi. Ubwo nyine umushyitsi aragusura, yagera akagera gute, akagenda akajya kureba abo yasize, niba asubira iwabo ntabwo akajya gusura abandi, cyangwa agasura abandi. Ubwo rero ngayo nguko. Ubwo rero nabyirutse inyuma, byose biragenda, ariko maze kubona umugabo utajya ugenda, utagusiga, utaguhana. Uyu mugabo yigeze yabana na Daniel mu rwobo rw'intare. Uyu mugabo yigeze yabana na Saduraka, Meshaki na Abedenego mu itanura ry'umuriro. Uyu mugabo yigeze yakura Yeremiya mu rwobo. Iri jambo ririmo riramfasha muri uku kwezi kwa mbere, aho bari bamujugunye mu rwobo rurerure rwagenewe gufata amazi, muri Yeremiya ibice 38. Hanyuma ngo arugezemo, Imana ikoresha uwitwa Ebedimeleki w'umunyetiyopiya ngo nibakure Yeremiya mu rwobo ataricirwamo n'inzara, atari yapfa. Numva rero hari ijambo Imana ishyize muri jye yuko hari ahantu Imana igiye gukura abantu bayo batari bahagwa. Ku kwezi kwa mbere nicyo kintu ndi kuremesha abantu. Humura urwo rwobo urimo, nubwo wari urugumwe, icyo bibazo urimo, nubwo byicayemo, izo ntambaro urimo, nubwo uzicayemo, rero Imana ije kuhagukura utari wahagwa. Imana ishimwe. Hanyuma ndagira ngo wenda ko numva ikiganiro kigiye kuryoha tugitangira, sinzi, ndagira ngo use nkaho umfasha nire tandukaniro riri hagati y'umuntu ukodesha n'umuntu wicaye iwe. Dani, reka mvuge ngo mwana wanjye cyangwa se murumuna wanjye, kuko nkuruseho, kandi urabizi neza kuri umwana muri uru rugo. Imana izakurinda kode. Imana izakurinda kode. Ngiye kuguhera ndi umusore mbi Kigali, ahantu bita mu Rwezamenyo, najyaga nteka nakubitamo ikirungo, umusore ntacyaba yishisha, nakubitamo akanyama nkagakubitamo tungurusumu, nyirugo akaza agahita ntuka ngo wanjye gerawe kuki ngo karanze ibyo bintu binuka.
kandi namuha tugasangira, ariko yavuze ko binuka. Nyir'urugo arakurebuzwa. Icya kabiri, uko iminsi ishira nyir'urugo abarira inzu ye. Nubwo natwe ubu ngubu bitewe na gahunda za leta tugomba ibyangombwa dufite byanditseho ari ikode twishyura buri ubukode, ariko n'umusoro w'ubutaka, ariko nyir'inzu wa buri kwezi iyo abonye ugusumbijeho amafaranga araza akakubwira ngo sohoka nabonye undi. uri kumva? Yego. Nyir'inzu hari igihe akenera kuyigurisha, nk'ubwo bajya kuyigurisha bajyaga baza akazana n'abantu akavuga ngo nimukingure nerekane inzu yanjye Mu byumba byose. mu cyumba cy'uburiri we bw'umugabo n'umugore, mu bana, mu dusafuriya, witekeye dodo akajya guhengezamo muri dodo we yasize ifiriti. Erega ukuntu Imana ijya iduhisha, ugakubita dodo n'utumininwa, hanyuma agasura kakaba keza nk'aka kanjye, warangiza wahita ngo boss ukavuga ngo ni ukubera Imana. Haleluya. Ni ukubera Imana. Ka dodo kajya karikora. Noneho utumininwa ntabwo ari amaminwa, yitwa salisa namba 2. Rero ugasanga agasura kaje nk'aka ukagira ngo ndi umushinwa kandi ndi umunyarwanda, wepfiriya mu kabande, ahantu ugera bigoranye. Rero urumva umuntu ukodesha atandukanye n'umuntu wicaye iwe, kuko niyo ukwezi kwashira utayafite uri iwawe uravuga ngo nibyo nshimye Imana yuko impaye kubaho. Nta muntu uri mu mihangayiko uba ufite uri bwongereho n'ay'inzu y'ukodesha, ariko mu mihangayiko iyo ufite iyo wicaye iwawe uvuga uti ntacyo ubu ndatuje, mu mihangayiko mfite ntihariho n'ikode. Dufatanyije namwe gushima Imana yakoze Imana ishimwe. Yenda ndacyari mu bwubatsi kubera ko nanze ako gasuzuguro, ariko ahigereje ikora. Yego. Njyewe ndayishima. Basa ntekereza ko hari byinshi mugiye kudusangiza, kandi nzi ko ntabwo byabura biba bihari ari byinshi. Hari abantu baba baduteza amatwi benshi baba bifuza ko bakumva ijambo ry'ihumure, bakumva ibubahumuriza, cyane cyane twifashishije ijambo ry'Imana nyine, kuko niryo ryatuze nk'uko umwanditsi yavuze. Ariko ndumva nifuza ko twatangira dusenga kugira ngo n'ubundi muri iki kiganiro tugiye kugirana Imana ize kudushyigikira bigende neza. Yego. Ni byiza cyane. Reka mbanze mbibwire kugira ngo ntabwo navuze amazina, kandi hari ababa bagiye kunkurikirana bwa mbere. Amazina ni Pasiteri Banganiriki Jean Bosco, ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu umwe Imana yampaye, dufite abana 3. Uyu munsi turabarizwa mu karere ka Muhanga, mu murenge wa Shyogwe, mu kagari ka Ruri, mu mudugudu wa Karama. Ubu niho turi, hahandi wansangaga ndi kubumba ya matafari, niho turi kubarizwa. Ndashima Imana. Rero ndi umupasitori mu itorero ry'Imana ry'ubuhanuzi. Ndi umugenzi ujya mu ijuru, ubwo washaka ibindi yazambaza. Yego, nta kibazo. Nkuko wari ubivuze rero, reka tutangire dusenga Imana, hanyuma dufate ijambo ry'inkomezi, hanyuma tuganire n'ibindi uri bumbaze. Yego. Mana data wa twese, so Mwami wacu Yesu Kristo, Turagushimiye. turagushimiye kugira neza. Uri Imana yaremye isanzure, kandi uri Imana yahaye umwuka bari mu isi kugira ngo babashe guhumeka. Ntuhamagara abakomeye, ahubwo ujya ukomeza abo wahamagaye. Haleluya. Turagushimiye aka gahe keza uduhaye kugira ngo tuvuge imirimo yawe. Turagushimiye aka gahe keza uduhaye kugira ngo tuvuge gukomera kwawe. Haleluya. Turagushimiye aka gahe keza uduhaye kugira ngo bose bamenye yuko uri Imana. Nubwo hari benshi, umwanditsi yanditse aravuga ngo icyo gihe bazaba biziba amatwi, banga kumva inyigisho z'ukuri, badakundana. Ariko turabizi neza ko hari abana b'ubugingo bazumvira ijambo nabo bakumva guhindukira, bakamenya ko uri Imana yabikorera imitwaro. Rero ndasenze kugira ngo uhagarane natwe muri iki kiganiro. Kirogoye iyo ariyo yose turayinanije mu izina rya Yesu Kristo. Ubutware bw'ibitavuga Imana byose tubyohereje ikuzimu mu izina rya Yesu. Reka umuntu wese uzakurikirana iki kiganiro afite ibikomere ku mutima azakira inkomezi zo komorwa ibyo bikomere. Reka uzumva iki kiganiro amaze igihe kirekire arwaye azabatanurwe n'imbaraga zawe, ahaguruke. Reka uzumva iki kiganiro maze iki gihe mu bukene no mu bushomeri azakira urugi rwe rufungutse, yakiriye igisubizo mu izina rya Yesu Kristo. Witeka Imana Nyiringabo, nk'uko wagiye hagati y'Abisirayeli n'Abanyegiputa, ndasenze ngo ubwoko bwawe buzakurikirana iki kiganiro bube
uzaze ujye hagati yabo n'ababisha babo, kugira ngo hagati yabo n'ababisha babo babisha be kuzongera kubasatira ukundi, nk'uko wagiye hagati y'Abisirayeli n'Abanyegiputa. ku Bisirayeli umucyo ugatangaza, ariko ku Banyegiputa agacura umwijima. Mana, nyemerera aka kanya udushyigikire kandi tubone ibyiza byawe mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko nari mbikubwiye, nari mvuze ngo ndifuza ko twasoma ijambo ry'inkomezi riri kumfasha cyane. Uraza kwihangana, nta kibazo. ndagira ngo dusome amagambo dusanga mu Bacamanza, niryo jambo ndiho uyu munsi. Igice cya 15 turasoma duhereye ku murongo wa 14 hanyuma tugeze ku murongo wa 19. Haranditse ngo ageze i Lehi, Abafilisitiya bamusanganiza urusaku, maze umwuka w'Uwiteka amuzaho cyane. Imigozi yari mudadiye amaboko ihinduka nk'imigwegwe ishiririye, ibimuhambiriye biradohoka bimuva ku maboko. Nuko abona igufwa ry'urwasaya rw'indogobe, ararisingira aryicisha abantu 1,000. Nuko Samusoni aravuga ati, erega umusaya w'indogobe ibirundo n'ibirundo, umusaya w'indogobe mwicishije abantu 1,000. Nuko amaze kuvuga atyo ajugunya umusaya wari mu ntoki ze, kandi aho hantu ahitwa Iramatireyi. 18 niyo nari ngendereye cyane na 19. Agwa umwuma cyane, atakambira Uwiteka, aramubwira ati, wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe, none inyota iranyica, ngwe mu maboko y'abatakebwe. Hariho akabazo. Ariko Imana imufukurira iriba i Lehi, amazi aradudubiza. Nuko amaze kunywa, umutima usubira mu nda, arahembuka. Nicyo cyatumye hahimbwa Enihakori, hari i Lehi na bugingo n'ubu. Tuvuge ngo amen. Iri ni ijambo ry'inkomezi. Nubwo hari ibintu bikugushije umwuma, Imana iracyafite irindi riba. Hari iriba Imana igiye gufukura muri uwo mwuma uguye, kuko ariyo wiringiye, nayo ntabwo yagukoza isoni. Niba ariyo wiringiye, nayo ntabwo yagukoza isoni. Iri ni ijambo ry'inkomezi nshatse guha umuntu wese kuri iki kiganiro. Samusoni ararwana nabyo, baramwirukankana baramuhambira, nyuma yabyo ngo agwe umwuma. Nubwo yabirwanyije, ariko agwa iki? Umwuma. Ngo amaze kugwa umwuma, ngo Imana ngarayibaza ati, ariko narurwanya uko nshoboye, ariko umwuma uranyishe. Mbese urantanga ngwe mu maboko y'abatakebwe? Abatakebwe ni benshi muri iyi minsi. Abatakebwe ni benshi, amagambo abaye menshi, abarozi babaye benshi, ubukene bubaye bwinshi, abashungerezi babaye benshi. Umva, gusa nkavuga ngo wowe ukurikiye iki kiganiro, Uwiteka agukure mu maboko y'abatakebwe, agufukurira iriba, hanyuma unyweho. Numara kunywaho icya mbere, umutima usubire mu nda, icya kabiri uhembuke mu izina rya Yesu. Ngicyo kintu, iryo ni ryo jambo ry'inkomezi ry'uyu munsi numva rindiho. Hanyuma ufite byinshi n'ubundi ntekereza ko buri buze gufasha imitima ya benshi ku buhamya mwateguye kudusangiza, ariko cyane cyane bukubiyemo gukora kw'Imana. Abantu babifuza kumenya imikorere y'Imana kandi igaragarira mu bantu yaremye. Ndagira ngo rero tubahe umwanya n'ubundi mu dusangize kuri ubwo butumwa, ariko nshishikariza abantu kubukurikirana kuko harimo byinshi cyane biri buze kubafasha. Ni karibu rero no kubutugezaho. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ubushize twarimo tuvuga imirimo y'Imana, aho Imana yagaragaje gukomera kwayo ubwo umuryango wari umerewe nabi cyane mu buryo bukomeye, ariko Imana ikawutabara. Ndagira ngo mbanze nkubwire ko ya Mana dusenga iracyari Imana. Nawe nkubwire yuko utakoreye Imana idahemba. Umuririmbyi yaravuze ngo na nyuma ya zeri irakora. Ubu wa muryango nyuma yo kuwusengera, Imana ikirahira. Yabimbwiye nyuma yaho haviriye, irirahira irambwira ngo icyo Satani yabateje Imana ije kugisiba. Urabizi ko bari mu icumbi badafite aho kuba. Ubu uyu munsi ndagira nkubwire nabo barubatse. Bafite inzu nubwo ari ntoya, nubwo itaruzura, ariko barayitashye. Nabo babaye nkanjye. Rero Imana hari ibintu yakoze bikomeye cyane, kandi baraho. Umugabo ubwenge bwaragarutse, umugore ameze neza,
mbese ibintu bimeze neza. Yego. Rero nyuma yaho Imana yacu ikomeza gukora, ntabwo Imana yacu iginanirwa. Paulo avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo. Umva kandi ko numva se ntangiye gufashwa cyane. Mana we, haleluya. Aravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo. N'uyu munsi Ariko aravuga ngo akazi kayo karacyagize gute? karacyakomeje. Imana ishimwe. Aravuga ngo na n'uyu munsi iracyaturokora. Aravuga ngo ariko kandi si n'uyu munsi gusa, dufite n'ibyiringiro ko n'ubutaha n'ibindi biri imbere izaturokora. Ndafashijwe rero, yakoze ya imirimo n'ubundi irakomeza gukora. Uyu munsi mfite ubuhamya nk'uko ubyifuje bubiri nshaka gusangiza abantu, ariko nkaba mfite na message 3 Imana yantumye ku bantu bayo muri iki gihe. Ubuhamya bwa mbere ni uburyo nyuma y'imirimo y'abana b'abantu hari imirimo y'Imana. Urabyumvise se? Bivuze ngo habanje gukora kw'abantu, hanyuma haza imirimo y'Imana. Nyuma y'ibintu biri kukubaho hari n'ibindi byakubaho. Ubwo buhamya niko nabuha umutwe. Nyuma y'imirimo y'abana b'abantu hari n'imirimo y'Imana. Ubwo ni ubwa mbere. Urebye bwose niko navuga ngo nyuma y'imirimo y'abana b'abantu. Bwa kabiri bavuga ngo nyuma y'agakata abantu baciye, Imana yakakurenza ikakugeza kure yako. Bivuze ngo arabashyizeho akadomo, kandi ushobora gushyiraho akadomo, kandi ntibazi utudomo Imana yashyizeho. Rero akadomo k'abantu ntabwo ari kuzagarukiraho, oya, uzakomereza ku tudomo tw'Imana. Aragiye bashyiraho akadomo kamwe, Imana igashyiraho twinshi. Rero aba bantu nibyo bintu nje kuvuga. Nihuse cyane, Imana ibaha umugisha kuba munyemereye kugira ngo tuganire ku mirimo y'Imana. Ndashaka kukubwira ngo nabonye Imana ibyaza nyuma y'igihe kirekire abantu baranakubwiye kutazabyara. Iyi Mana uti wayibonye ute? Ari umudamu umwe, uyu mudamu yashatse ni hafi hano, ntabwo ari kure, ni ahantu bita Nyagishubi muri Kamonyi. Hanyuma amaze gushaka nk'abandi, shaka mu muryango, abayeho, maze kubaho, atwita inda ya mbere agiye kuyibyara abanza kubyara ingata iriho ibuye. Hanyuma abyara umwana muzima kubera ko icyo gihe ari umunyamasengesho. Ibyo ni ibyabayeho, yabanje akagata gatoya kaza kariho ibuye, asubizayo atwara indi nda. Yabyaye uwo mwana wa mbere, umuntu yaraje aramwitegereza, aramubwira, yavuye mu bitaro araza ngo mbese ngo wabyaye? Undi ati twarabyaye. Ati ya Nyakadigi watandukanye nayo? Byumvikane ko uyu muntu atashakaga akabyara. Byumvikane ko uyu muntu atabonaga inda y'umwana, yabonaga Nyakadigi. Nyakadigi sinzi icyo ari cyo, Imana izamfashe, ndi kubaza abantu bakuru bansobanurira icyitwa Nyakadigi ni igiki, ntabwo nzi icyo ari cyo. Ya Nyakadigi watandukanye nayo. Yarahavuye, umugore amererwa nabi, dukomeza gusenga Imana. Yaravuye avuye kwa muganga kubyara, ava hafi amezi 4. Bari basaga naho ntari mbizi, aho mbimenyenge turasenga, umudamu arakira, Imana yabwa icyubahiro. Kwa muganga bari baramuhaye imiti, bigenda byanga. Asubije inda ya kabiri, rero niyo nshaka kuvugiraho imirimo y'Imana. Arayitwara, ajya kubise nk'abandi babyeyi. Aragenda ajya kwa muganga, wita ku Kivumu. Ahageze bakabona ibise bimeze neza, indi igeze ngo kuri 7 ubwo sinza ariko umwana niwe, ubwo impamvu nkubwiye ngo ni umubare undenze. Umwana niwe ngo yajyaga mu ishuri akandika, ariko yagera ku 8 akahasimbuka. Hanyuma bakamubwira ngo barakabara, yagera kuri 7 agahita avuga 9 ntavuga 8. Kubera iki ubwo? Hanyuma umwana baramaze batese, wa mwana we kuki 8 uwutinya? Mwarimu aramukubita, agira atahuruza ababyeyi, ati muzaze murebe umwana wanyu, sinzi ikibazo afite ku kintu bita 8. Umwana arababwira terega, ati ikibazo mfite, papa ava mu rugo avuga ko agiye gusoma rimwe agataha yandika 8. Ati rero 8 ibyo ukorera papa niyo mpamvu ngusimbuka. Nanjye ubwo 7 impamvu nkubwira ngo sinkazi ko umugore utwite ko kubise, ntabwo nkazi kuko sindajya kugise. Ubwo nagira ngo nawe useke, Imana iguhe umugisha. Iyo usetse ndanezerwa.
rero uyu mudamu bikagenda biragera kuri 7, bimaze kugera kuri 7 inda iraceceka. Icecetse bati ibi ni ibibazo, baramutaransifera bamujyana i Kabgayi. Ageze i Kabgayi abayeyo amase y'amezi 2, bacisha muri ecography ngo barareba ngo umwana ngo nacika intege bazabibona bagira gute, ariko biza kurangira babona inda ntayo, bakambwira ngo inda ntayirimo. Mudamu arataha amara imyaka 3. Nyuma yuko yayo mezi 7 amara indi myaka 3. Amaze imyaka 3 kandi ajya mu rusengero asenga. Ahasengera ntago nje kwamamaza amatorero hano, ahasengera asenga. Bukeye rero agaruka mu rusengero. Icyo gihe kubera ko urabizi habayeho kwimuka aho twakoreraga umurimo kubera gukodesha sare, habaho kwimuka tujya mu yindi sare, ariko tujya kure, tugiye kure noneho abadukurikiraga basa n'abagabanutse kubera ko urugendo rwabaye rurerure. Nuko amaze kuza mu rusengero akihagera Imana impishurira bya bindi. Nabwira ngo mva icyo Imana ivuganye nanjye, Imana irambwiye ngo nyuma y'imyanzuro y'abantu, haleluya, ifashe umwanzuro. Arambwira ngo ntago mbyumvise, nabwira ngo nyuma y'imyanzuro y'abantu Imana ifashe umwanzuro. Abantu bafashe umwanzuro, ariko Imana irambwiye ngo nayifashe umwanzuro. Irambwiye ngo ije kugutabara ntakirebyeho. Ntabwo nari nzi ibyo ari byo. Kuko imvugo y'Imana nyine igihe wenda banza nkabaza Imana, ni wowe uvuganye nanjye kampa ibihamya, kuko Gideon yarayibaje ngo ese mpa ibihamya amenye ko Abamidiyani nzabashobora. Ubwo turaterana tugiye gusengera abarwayi, nibwo Imana yambwiye ngo igiye gukura inda ye h'ibitare 3. Nimara gukuraho ibitare 3 iyikuraho umwana, imukuraho yari yarashyizwe umwana azi. Niko yabigenje Dani. Ndabanza ngiwe gusenga, maze kugera iwe turasenga. Noneho yarafite ikibazo, atangiye gusenga bikazajya bimukubita hasi. Byamukubita hasi, hejuru muri purafo akavugiramo ingoma n'intore. Ukuzi ingoma zivuga n'intore zihamiriza, nca 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 nca, ingoma didididididi. Nuko biri kuvugira muri purafo, bikavugira hejuru mu idare. Nuko mvuga ngo purafo ryari idare ry'imbingo, bikabyinira hejuru mu idare bijyanye n'ingoma, we hasi birimo bimubyinagira, avuza induru. Icyo nicyo cyatumye mpuruzwa njyayo. Ndagenda uko byamukubitaga hasi nsenze, bimuvuyemo bifata nyina. Bifashe nyina nawe biramudimba. Ndagenda turasenga Imana, nibwo yaje guhungira mu rusengero nanone. Aje rero ndasenga. Urumva isezerano narifite nyuma y'akadomo k'abana b'abantu. Icyo gihe muri rya dari byabaye ngombwa ko tugiyemo dusanga kuko harimo akagoma gato cyane gakoze mu kantu k'agati, ntazo kariko igiti bakoramo ingoma, sinzi icyo ari cyo, gato cyane. Dusangamo n'igisabo cyambaye urugori, giteretse hejuru muri ya ntuzi. Uko turakimanura dusangamo n'isekuru n'umuhini. batazi uko byageze yose cyangwa donc urumva buriya umurozi nyir'urugo yarapfuye, ariko apfa yarizaniye ubukorikori bwe. Niba yarabuzanye umukecuru abizi, niba yarabuzanye batabizi, ntabwo mbizi, ariko ibyo bintu nibyo byari aho hejuru. Kuko nyir'urugo wari uzi kubibyinirira atakiriho, biba ari bo bibyinagira sasa. nyir'urugo se yari yarapfuye. nyir'urugo ubwo umugabo umutware umugabo we yapfuye se umugore atwite yapfuye ryari? No, yari yarapfuye kera. Urumva uwo ni umukobwa we, uwo ni umukobwa we, uwo wabyaye wamaranye nda imyaka 3. Yabaga iwabo se ubwo yareshatse neza. Ubundi umugabo wajya kubyara akabona ukwezi kurashize ndigeze kuri 7, yahise amubwira ati izi ni nyabingezi wanyu, bugiye hehe iwanyu, ugiye kwa nyoko, si nyabingezi wanyu. ubwo ntago nari gusobanukirwa. ubwo mukujye kumusengera wamusanze iwabo ni iwabo, kuko umugabo yageze haramwirukana. Ariko mbere musengera yari akiri mu rugo rwe, kuko aho yashatse si kure yabo. Noneho turagenda dusenga Imana, turasenga bivamo no muri nyina. Bimaze kumuvamo, noneho Imana yo mu ijuru iratubwira ngo hari ikintu ngiye gukora. Ndabyibuka turimo dutwika ibyo bintu. Umwe yaraje aravuga ngo umva, nushaka uzagira ute,
aho nagushize nigiye uhazi, uzahava ari uko umbajije, kuko agasuzuguro kanyu naragahazi. Niyo mpamvu natangiye nkubwira ngo nyuma y'ibyo abana b'abantu bakoze, Imana ije gukora nayo. Nyuma y'imirimo y'abana b'abantu hari imirimo y'Imana igiye kwigaragaza. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ubutumwa mfite nuko umuntu amwidogaho amubwira ibyo bintu. Bukeye umugore afatwa n'ibise, agira ngo ni ibisanzwe, afashwe n'ibise, yirukira kwa muganga. Ageze kwa muganga, abaganga baramubwira ngo wa mugore we waratuzengereje ahangaha, uribwa n'inzoka, ukaza ukavuga ngo uratwite n'iki. Bagira ngo ni ibintu bisanzwe, yabyariye ku kibuga. Ahita abyara umwana w'umuhungu, ubu afite umwana w'umuhungu. Nshatse kuvuga iki rero? Nshatse kuvuga ko nubwo abana b'abantu baguha akadomo, nubwo abana b'abantu bavuga ngo ntaho uzagera, iyi Mana yacu iracyashoboye byose. Iyi Mana yacu iracyakora. Umubyeyi aratabarwa nyuma y'uko abana b'abantu bagiye bakora ibyo ngibyo. Uwa mbere yashatse kumuhitanira ku nda ya mbere, Imana iramutabara. Imaze kumutabara ibyo byose biremera. Hanyuma n'iya kabiri noneho baragendayo baravuga ngo azahwana nayo. Icyo gihe aho byari bigeze aho we atabasha no guhaguruka ngo akubure mu rugo. Kandi niba uri wicaranye n'umubyeyi wawe mu rugo, buri iyo wubatse, iyo wigezeho urugo, usa n'uri iwanyu uri umushyitsi. Ni nayo mpamvu iyo umukobwa ashatse akagaruka ahabwa inzu y'uburushyi, yitwa indushyi. Naho babanaga na nyina ntabwo byari ibintu byoroshye, ariko Imana yo mu ijuru yaratabaye. Akimara kubyara, ejo bundi umwana afite amezi 2, yavuye mu rugo direct, umugabo ari uje kumucyura. Rero ndashima Imana yo mu ijuru igikora iyo mirimo. Ndashima Imana yo mu ijuru igisobanura ibintu bigasobanuka. Ndashima Imana yo mu ijuru ikivugana natwe bikemera. Ndashima Imana yo mu ijuru igikora imirimo ikagaragarira amaso y'abantu. Ubwo ni ubuhamya bwa mbere. Sinzi niba ari icyo wambazaho kugira ngo wenda tutararenga aho ngaho, umuntu ashobora kwibaza ubwo inda yavutse yarayimaranye imyaka ingahe? 3 n'amezi 7? Yarayimaranye imyaka 3 n'amezi 7. Ariko kuva aho musengereye Imana ikavuga ngo nyuma y'imyanzuro y'abantu ndakoze, hashize amezi 2. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo ayo mezi 2 yabaye igihe cyo gukora ku Imana. Ni iki wabwira abantu ushingiye kuri ubwo buhamya? Icyo nabwira abantu ni kimwe: witerwa ubwoba n'umukata abana abantu baguciriye. Hari Imana igishobora byose. Ikindi cya kabiri, witerwa ubwoba n'abaje bakitambika mu nzira zawe. Gusa Bibiliya ivuga iki? Daniyeli yanuriwe amagambo aravuga ngo abazi Imana yabo, abo ngabo bazagira gute? Bazakomera. Arongera aravuga ngo nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Ariko hepfo yereka amagambo avuga ngo ariko abiyobagiza mu nzira zayo izabahimisha kugira gute? Kubashyeshye. Imana yigeze kumbwira amagambo akomeye. Njya ku musozi wa Karama njya gusenga, hepfo yanjye hari abantu benshi barimo barabyina barahimbaza Imana. Imana irambwira ngo dore icyatumye nkuzana kuri uwo musozi, itegereze bari abantu. Ndabitegereza, maze kubitegereza ngo wabonye nti, Imana irambwira ngo ziriya imaso yanjye nizamayibobo. Izamayibobo bivuze icyo bwo? Kari agakundi k'abantu nka 12, ariko muraza kumbabara, ni abantu navuga ngo bari baje gusenga ariko batararekura, basengeshwa n'ibibazo. Uyu munsi yasenze, ejo yagenze gutya, uyu munsi yasenze. Reka mvugeho icyaritumye bimbwira. Yarambwiye ngo nubwo bo bari kunsenga bansaba abagabo, kari agakundi k'abafiyemeri, yarambwira ngo n'ubundi baracyari indaya zabo babyaranye. Barahura nabo babyaranye bakagira gute? Bakongera. Kandi bamereye nabi ngo nababwiye abagabo. Imana irambwira ngo mbese mayibobo, mbwira Imana nti kandi ukibakoresha, ko nabonagamo n'abahanuzi nzi, kandi ukibakoresha. Imana irambwira ngo mbese yuhena mayibobo ugakora umufuka y'igiceri kijana ikajya kurya irinda zivuga ko wabaye umubyeyi wayo. Irambwira ngo no mu rusengero rero nagira ngo nkwereke ko harimo za mayibobo. Nubwo nzigirira neza, nubwo mbakorera ibiki, ariko ntago baba mu rugo. Ni mayibobo. Ibyo mbakorera ni nkuko wafashe iyo mayibobo. Rero Imana imbwira ayo magambo, ndabwira ngo Uwiteka wenda gushimye. Rero icyo nabwira abantu ni iki: nituguma mu birindiro, nituguma ku Mana, hari Imana irogora, hari Imana bajya baca umukato, iyo yarangiza ikakongerera intambwe yo kugenda. Dushimye Imana rero. Imana ishimwe. Hanyuma kandi iyo Mana niyo ngishima. Yego.
umwe we yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo turiho turaba umwami, tunapfuye turaba umwami, twabaho twapfa turaba umwami. Amen. Turiho turaba umwami kandi tunapfuye turaba umwami. Aravuga ngo twabaho kandi twanapfa turaba umwami. Imana ishimwe. Rero ikintu gikomeye nshaka kubwira ni iki. Nabonye Imana yo mu ijuru ikora imirimo aho abana b'abantu bari bavuze ngo ntago wahagera, ntacyo uzigezaho, ntago bizemera, Imana ikabikora. Ndagira ngo twihute cyane. Urabizi ari umunsi wigeze kuza gusenga, bazana umusaza, ngera amahirwe nawe wari waje gusengera ku rusengero wansuye, ariko njya nezezwa buriya niyo wansuye ku rusengero. Imana ishimwe. Hanyuma hari umusaza bigeze kuzana ku kagare, barimo bamusunika. Icyo gihe urabizi neza yuko bamuzanye nk'umuntu batwaye bagarikaga intebe ya sheze. Intebe ya sheze bamara kuyigarika bakamwicazamo nk'abatwaye umwana utazi kwicara cyangwa utashobora gufata ku igare, bamara kumushyiramo bakamuzana. Uyu musaza Imana impishurira yuko yari amaze imyaka 9 atabasha guhaguruka. Byabaye ngombwa ko mpaguruka senga Imana nyisobanuza iby'iyi nzira. Cyakora ndashima Imana yuko byahaye umuryango w'agakiza gafatika, nubwo n'ubundi yari asanzwe akijijwe. Yasengeraga mu itorero rimwe ntari buvuge kandi ryemera riyoborwa n'umwuka wera. Hanyuma icyo kintu kiza kuba gutyo, aragenda aramugaramara imyaka 9 yarahebwe. Yari umudiyakoni ahantu mu rusengero rumwe, ntabwo ndi buvuge itorero. Yego. Hanyuma aragenda arazingama, amaguru n'amaboko birazamuka birahura. Kubera kuzingama amera gutya, guhinamirana cyangwa kuzingama cyangwa kwihina, biterwa n'ikinyarwanda cyaho umuntu ari. Amaboko amera gutya n'amaguru amera gutya, nuvuga ngo twari utuntu tumeze gutya ku buryo ntabwo washobora kumuterura ngo aricara ngo aragira gute, twari twaragagaye tumeze gutya. Nibwo bamuzanye ku rusengero. Ndashima Imana igikomeje umurimo wayo. Bamuzanye ku rusengero ubwa kabiri ahaza bwo yaje, ngira ngo wari wadusuye, waje kureba aho twimukiye. Hanyuma wa musaza buriya wabonye bazana kwa kundi buriya yarahagurutse. Uyu musaza aragenda n'amaguru ye, ntago bakimutwara mu igare, bashyizeho ikintu cy'intebe kimeze nka taburete bagaritse kugira ngo babashe kumufatiramo. Uyu munsi aragenda nta n'inkoni afite. Uti byaje gute? Byabaye ngombwa ko dusenga Imana. Maze gusenga Imana, Imana ihishura uburyo bwose wa musaza w'ubwe bamuzingiye mu itongo ryaho yaratuye. Mu kwimuka baragenda bamuhamba mu itongo ryaho yaratuye. Bamuhamba akiri muzima. Donc hari uburyo imyuka ikora. Iyi myuka mu mikorere yayo ni ibintu wowe bagukuraho. Swate ifoto, swate umwambaro, swate umusatsi, mbese n'ibyo bagukuraho. Bo barangiza bakabyita wowe. Aka kanya iyo bamaze kubyita wowe, iyo bagiye bakabihamba bavuga ko ari wowe bahambye. Ariko kenshi na kenshi ibyo ngibyo bakabikora ku bintu byawe usangamo, bakabikora ku bintu byawe wari ufite. Icyo bagukuyeho nicyo bakoresha. Hanyuma uyu muntu baragenda bari byo bamukoraho, bamaze kubimukoraho rero baramushyingura. Nigeze nakubwira umukobwa bahambye ari muzima, baracukura bamumanura mu rwobo, bamwohagiza amaraso. Bamaze kumwagiza amaraso bamutereyemo intebe ya kinyarwanda, amaraso y'inka yijyaniye, umupfumu yamutumye. Maze kumwohagira aramubwira ati ngaho zamuka, amusambanyiriza muri yamva, muri wa mwobo. Arangije arahamba. Ntago tubizi. Ari ubwo buhamye sinabuguhaye? Oya. Burahari rwose. Amusambanyiriza muri yamva, umukobwa bamaze kumusambanyiriza muri yamva bati ngaho zamuka. Amaze kuzamuka bahambana na ya ntebe na ya maraso, baravuga bati dore rero runaka yarapfuye, muve ku giti, dore umuntu ntimuzongere kumwirukaho, dore yarapfuye, dore barahamba barasiba. Ndagira ngo ahantu se nkuhasubiraho gatoya.
hari abantu batazi imikorere y'umwijima, ibyo bintu nanjye numva bidasanzwe, umuntu kumushyingura donc reka ncemo gakeya. Uyu mukobwa yabonaga imyaka yiri kumusiga. Umuntu araza aramubwira ngo nyamara nakujyana ahantu bakakuvura, bakakuzingura, reka mvuge mu izina bakoresha, urazinze, nakujyana bakakuzingura ukabasha gushaka umugabo bikemera. Ubwo yari yarabuze umugabo, yari yarabuze umugabo kandi akabona abo bangana barimo baragenda bashaka. Agezeyo baramubwira ngo umva rero, hari ibintu bikwirukaho, hari imyuka wagaburiwe, hari abazimu wagaburiwe, aba bazimu ntabwo bashobora kukurekura kereka nuza n'igitambo ngo bakagira gute, ngo bakamukongora. Gukongora nzi ko bakongora igisheke, ubwo nawe niba baramukongoye busheke ntago mbizi. ubwo ni ku mupfumu yari yagiye. Ni ku mupfumu. Hanyuma umupfumu aragenda aramubwira ngo genda uzane inka y'inyana n'iy'ikimasa, uzane n'amafaranga 500, nurangiza uzane inzoga y'ubuki. Umukobwa aragenda arabishaka. Urumva umuntu w'umukobwa yari afite amafaranga, arabishaka, arabishoreye. Ngiye kuvuga agace kariko ntago ngiye kwamamaza bapfumu nka bya bindi njya mbona bamwe mu mbuga nkoranyambaga usanga ziri gushyira hejuru iby'abapfumu. Ntago ngiye kubyamamaza, ariko ni muri iyi Muhanga. Aragenda amaze kugerayo, undi aramubwira ati sawa rero noneho sasa kugira ngo bigende neza, inka barayibaga, bamaze kuyibaga bareza amaraso. Hanyuma baramubwira ngo ikimasa nacyo bagikomeretsa ngo ku mutsi wo kukagura, ibyo bitaga kurasa inka kera. Ya maraso barayavanga, bamaze kuyavanga ngo kubera ko izo nka babaga bazibaze bakazibaga barimo batanga ibyo bitambo, byabaye ngombwa yuko ngo bacukura umwobo imva. Hanyuma umupfumu aramumanura, muteramo aka gatebe k'ikinyarwanda, agatebe kabaga kameze ukuntu nk'imbehe ebyiri zubikiranyije. Angamare kumumanura, mwicazamo, amwambura ubusa. Maze kumwambura ubusa abanza kumusambanyirizamo, aravuga ngo ndakuziruye, ndakuzinguye, ubu uyu munsi warongorwa bikemera. Amaze kumusambanyiriza muri wa mwobo, afata ya maraso amwuhagirira mu mwobo. Amaze kumwuhagira muri wa mwobo amukuramo, aramubwira ati ubu ngubu ibyari bikuriho byose bisigayemo hano. Arangije arahamba, mu guhamba aravuga ati dore runaka, ntaza kuvuga izina, dore runaka rero yarapfuye, mwabazimu, dore arapfuye, ni intumbi mu zindi, ni umurambo mu yindi, ntimuzongere kumwirukaho, mwabarozi mwe, dore yarapfuye, muve ku giti, dore umuntu arapfuye nta gihari. Undi araboneje aragiye. Ahubwo n'uwamusuhuzaga ntiyongeye kumusuhuza. Wasuhuza intumbi wowe? N'uwamuhamagaraga ntiyongeye kumuhamagara, wahamagara intumbi? Ibyo biragenda bimubaho. Bimaze kumubaho nyuma nyine ubwo twaje gusenga Imana, hari icyo Imana yakoze. Uhereye uwo munsi atangira gusubira inyuma, arahomba, ararira, avuza induru, mbese yarageze naho no kugura isabune yo gukaraba byari bikomeye. Ariko turashimira Imana yamugarutseho. Yenda ndi kubona hari akayuzi ari kugenda asoromaho umwungu, asoromaho agatuta, asoromaho agasusa, birimo biragenda biza, agasura karimo karagaruka. Ndashima Imana. Ariko se wenda tararenga aho ngaho, hari nk'abantu baba badukurikiranye, birashoboka ko n'uyu mwanya tuvugana cyangwa se bakurikiye iki kiganiro, hari uwagiriwe inama yo kujya mu bapfumu. Yes, hari uwagiriwe inama yo baragufasha, wenda urebe ko hari uwakubaza izina. Si koko izo mbaraga zirakora? Ese nimba zikora zigera ku ntsinzi? Hari ibintu nakubwira. Buriya mu isi turwana n'ubutware bubiri. Dufite ubutware bw'Imana buturengera, tukarwana n'ubutware bwa Satani. Satani rero we agira icyo bita ibishushanyo, ibintu bitarama, ibintu bitabaho, ariko biriho, ariko akabikora. Akora ibisa n'ibitangaza ariko ntakora ibitangaza. Rero Satani araza we akaguha ikintu cyeshushanyije. Ngira ngo ufite ubuhamya cyangwa se wigeze wabwumva ubuhamya bw'umugore wagiye kuraguza ngo mu bapfumu, ngo maze imyaka 19 atabyara, bakamuha umwana, akabazi ko ari umwana mubyaye ntiyahaguruka ntiyagira gute. Hanyuma umwana asengewe, umwana afite imyaka 6 atari yahaguruka, atari yagira gute, umwana asengewe ahinduka inzoka. N'ubuhamya buhari, kubera ko yari yagiye kuraguza bamuremeramo icyo kintu cy'icyo karwa, ariko gifite isura y'umwana. Baravuga bati reka dukora ibi ngibi twebwe twibonera amafaranga. Donc umupfumu we icyo akora ni iki? Ni ibintu by'imyuka akoresha. Impamvu mubwira ngo izi mbaraga z'umwijima zirakora, turebe uriya mushitsikazi. Ubwo Sawuli yaramusanze ati nshikira Samweli, yaramushitse biremera. Samweli araza. Rero izi mbaraga z'umwijima
zirakora ariko ntizikora iki, ntizikora icyo washakaga, ahubwo zikugeza zo zigukurura mu kaga karuta kandi wari ufite, ariko zikakumvisha ko ariko kuri kwako. Abantu barasabwa iki rero? Abantu barasabwa kubanza kumenya yuko Imana ariyo yonyine Mana. Iki ni icya mbere. Bakabanza kwibuka yuko imirimo y'Imana, niba twemera Imana ibasha gufata, turareba ibihe by'abakobwa by'abagore, tukareba n'umugabo, utuntu tw'utuzi Imana ikagenda ikabumba, ikazagera aho ikura umwana, ikarema igufwa, mu gihe igufwa ry'indagara rikujomba ukavuza induru, ariko Imana ikaremera amagufwa agize umuntu mu nda yawe. Bakagombye kubanza gutindana n'iyi Mana. Iyi Mana igifata bya bindi twebwe tubona nk'umwanda, mu gihe umuntu ari mu gihe cye cy'abakobwa, cyangwa se umusore iyo yiroteyeho nawe azabirebe, abakiri batoya bakiroteraho. Biriya bintu ni ibintu by'umwanda, ariko muri bya bindi by'umwanda Imana iraza igatindana nawe, ikagukuramo, ikakubumba, ikazaguha urugingo, igateranya urugingo n'urundi. Ntaho ishobora kwibeshya, ntishobora gufata ijisho ngo irishyire mu irugo negatifu, n'ikintu itakora. Nyankunda kubwira abantu iyo ndi kubasetsa ngo muratinya Imana, yamenye kera yuko covid izaza igashyiraho amatwi, izafata agapfukamunwa, nkabasetsa muri ubwo buryo. Ni ibintu Imana yakoze, ibikora yarabiteguye, muri plani y'Imana urimo. Aba bantu ntibashobora kuguha umwuka. Uyu muntu, ubundi umuntu agizwe n'ibice bibiri, agizwe n'igice cy'ubumana, akagirwa n'igice cy'umubiri ubora. Iki gice cy'ubumana kibitse mu kantu kamwe gusa kitwa umwuka. Aka kantu kitwa umwuka bura mu mutima, hari agace abaganga bajya babivugaho, hari agace katagira umuntu, katagira ikindi kintu cy'umubiri kigakoresha. Kariya kantu gatuma umutima ugira gutya, nta kintu na kimwe kigakoresha mu mubiri. Abahanga rero mu by'ubuganga cyangwa babizoberemo bakavuga ngo hariya niho Yesu aba yicaye, niwe ukoresha uriya mutima. Kariya kantu iyo kagize gutya kagahagarara, nibwo umuntu bavuga ngo birarangiye. Rero icyo nashaka kuvuga ni iki, banza utindane n'iyi Mana yatindanye nawe, ikora ibyo abana b'abantu batabasha gukora. Banza utindane n'iyi Mana, uyitekerezo, ubundi iyi Mana nakoze ibyo nsaba. Bibiliya ivuga iki? Rivuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa, bizaza biri inyuma yanyu. Mugabo mwiza arahari, amafaranga arahari, ibyo kurya birahari, imyambaro irahari, n'inzu zirahari. Nanjye ndabona bashimira Imana ndahari. Mu gihe bitinze kuza, iyo bitinze kuza, ndahita nguha igisubizo. Uyu muntu witwa Sara, amaze kubona bitinzeho gatoya, yikururiye mu cyeba. Uyu muntu witwa Sara amaze kubona ko bitinze kuza, yabwiye Aburahamu ati ca ahangaha, jya mu gikari, ubundi warebye ko nshaje. Azamura agapira aramwereka ati reba inda yarizinze, iminkanyari yaraje, ngo wavuganye n'Imana ko nzabyara biceye he? Urabona bizacaye, urabona ubu bubere bwabaye gutya, umwana yakuramo iki? Ca ahangaha ujye kureba hagaho ukiri mutoya. Yikururira iki? Mu cyeba. Bibiliya imbwira iki? Irambwira ngo uyu mukeba ikintu yaje kumukorera nawe isezerano risohoye. Ngo Aburahamu yarabaze, arishima, yishimye, mukeba arabaseka, arazaza kubakwena. Ngo yego ko Mana, arabakwena. Sara ngahita agira umunyabanga ngo senda umwana na nyina bamvira. Donc ibi bintu iyo bitinze kuza, ushobora kwikururira ibibazo birenze ibyo wari ufite. Uyu mukobwa byatinze kuza, ajyayo hariya, amaze kuvayo none ahubwo ni n'utwo yakoraga twose turarangira. Rero icyo nshaka kuvuga ni iki, ntabwo nkunda kuvuga ijambo rikomeye, iyo umuntu afite umwuka mubi ntabwo bawukuzamo undi mwuka mubi. Ibi bintu byo kuvuga rero, harabo numvise hari ubupfumu bwinjiye mu rusengero. Mvuga iki kintu kuko na message ndi butambutse Imana yampaye, ni ibintu nk'ibyo by'abantu bari guhimbira Imana. Hari ubupfumu bwinjiye mu rusengero, umuntu akaza ngo jye Imana ngo yanyeretse uyu muti, ngo hanyuma ngo uyu muti ngo uzirukana abazimu. Kweri Imana irafashwa kwirukana abazimu? Ntibishoboka. Imana irafashwa kwirukana? Imana ifite gutegeka. Yesu yabwiye dayimoni ngo ceceka kandi umuvemo. Dayimoni bigenda gute? Ihita imubwira ngo nzuwuriwe, uzanywe no kunyica no kundimbura, noneho rero nyemerera nigire mu ngurube. Ntago Imana ijya igikoresha umuti ngo uzawiyuke, ngo uzawisige, ngo ibyo ntago bibaho. Rero iyo byatinze kuza, ni muri bwa buryo bishobora gutinda kugira ngo wunamuke uve mu isezerano. Ariko Zaburi ivuga iki? Zaburi ivuga ngo nta n'umwe mu bategereje umwami uzakorwa n'isoni, ariko
abazava mu masezerano nta mpamvu, bazakorwa abo n'isoni. bazakorwa n'isoni uko byagenda kose, bazakorwa n'iki? N'isoni. Iyo uvuye mu isezerano ngo nuko byatinze, hari ikindi bigeraho. Iyo byatinze abantu bariyahura, yego, iyo byatinze abantu barishingira, yagerayo umutipe akamurazamo ingumi. Iyo byatinze abantu bava mu murimo w'Imana ngo barimo baramvuga. Iyo byatinze kandi uyu muntu uvuye ahantu bimuhindukira ukundi. Uyu muntu wishingiye, natwe mu matorero ntabwo uzishingira ngo nurangiza ugaruke ngo uvuge ngo ndi umukristo. Tuzabanza tugushyire ku gice, usubire kwiga umenye neza, hanyuma numara kugera ku gice uzamuke, noneho tugufashe ushyingirwe, numara gushyingirwa ubone kugaruka mu murimo w'Imana. Ariko twabanje kugushyira hariya. Rero iyo bitinze kuza, umuntu ashobora kwikurura ibibazo birenzeho. Yego Pastor, ni byinshi niho nari ndimo mubwira ngo uyu musaza rero, yego, reka tugaruke aho ngaho, tugaruke kuri uyu musaza. Muri iyi myaka 9 yose yayimaze ahinamiranye. Biza kugeraho bagiye bakoresha akantu kameze nka taburete, intebe y'itaburete, hanyuma ariko kanini. Yaba ari aho bashaka kumujyana bakamushyiramo nk'umwana utabasha kwicara cyangwa utabasha gufata ku igare, bakamushyiramo bagashyira ku igare bakagenda. Uyu musaza bibana imyaka agiye bangeraho, bangeze bavuga ko uwo mwaka wari uwa 9. Uyu mwaka wari uwa 9. Uyu musaza ni uwo ku Musagara, mu murenge ndumva ari muri Cyeza, ku Musagara niho atuye. Hanyuma uyu musaza ngiye gusenga Imana, mbaza Imana ngo ndashaka kumenya imvano y'ibi bintu. Imana irambwira ngo uyu musaza yarubatse, aho yari yubatse, hanyuma ateye intambwe, atangiye gukira, rubanda rumugirira ishyari. Azamutse kubaka ahangaha yubatse, hahandi noneho yubatse niho bamuzingiye. Baravuga ngo nawe hariya ntazahabe. Yahazingiwe n'iki? Yahazingiwe n'abasize hahandi mu Gicokoma. Imana irambwira ngo ni umwuka w'ishyari wamugenzeho. Basi Imana ngo mbese waduhishura aho hari? Imana irambwira ngo manuka mwana wanjye ndakwereka. Buriya abantu bazi ubwenge. Bazi ubwenge, yamaze kugutaba agira n'ibindi bintu akorera hejuru yawe ku buryo nta muntu uzamenya yuko unarimo. Araza agateraho igiti runaka, agateraho ururabo runaka, agateraho vetiveri, agateraho igitoki, ariko uri munsi yacyo, ku buryo n'uwagahinze bizatuma hari impamvu zizatuma abantu hadahingwa ngo atagutaburura. Abo ni abahanga cyane. Turagenda tumaze kugeraho dusanga aba bantu bo barabikoze, barangije bateraho umugwegwe. Uyu mugwegwe ni ikintu abanyarwanda bakunda gukoresha cyane mu kuboha imisambi, nabonye bayibohesha n'ibiseke n'ibindi bintu byinshi. Bateraho umugwegwe, umugwegwe urasakamba yiberamo aho ngaho, wakagira ngo ni ibintu byoroshye. Umugwegwe biba ngombwa ko ugomba kurandurwa. Umugwegwe biba ngombwa ko tuwurandura, turawutema, turawurandura. Tumaze kuwurandura dusanga ifoto ye ihambiriye mu ikabutura yenda kumera nka mucikopa y'umutuku. Dusanga harimo isengeri, ya sengeri irimo umusatsi n'ubwanwa. Turangije dusanga n'inkweto imwe bihambiriye mu kintu kimwe cy'uruhu cy'ingobyi, za ngobyi za kera, birimo aho ngaho. Biba ngombwa ko tubitaburura. Maze kubitaburura, kubera nuko byari bimaze igihe mu butaka, byasaga n'ibitose, biba ngombwa agenda bicagagura n'umuhoro. Maze kubicagagura mbisuka peteroli, turatwika ibyabashije gushya birashya, bitarahiye ntibyashya. Umusaza nyuma y'icyumweru kimwe yaje ku rusengero yigenza. Mu myaka 9 yari ishize ahinamira. Ndashaka kuvuga iki? Yego. Ahantu umaze igihe, ahantu ubuzima bwawe bumaze igihe byaranze, aho ngaho Imana yonyine niyije kuhagukura. Haleluya. Bari baragiye mu bapfumu, bari baragiye mu bakomeye, bari baragiye mu bantu bameze gute, ariko aho baje kumaramariza bava mu itorero, baravuga ngo reka tujye gushakishiriza n'ahandi. Nibyo bya bindi wari urimo mbaza ngo iyo umuntu ngiyo bitinze kuza, umuntu yicira inzira, haragenda. Nabo batanze inka, batanze amafaranga, batanze iki, ariko Imana yo mu ijuru yamukirije nta n'igiceri cyatanayihaye. Rero njya nkunda kugira ikorasi ivuga ngo twabonye muganga udaca amafaranga, nkagerekaho ijambo rivuga ngo ariko ngo abenshi ntibashaka kwisuzumisha.
nshaka kuvuga iki? Nshaka kuvuga ngo uyu munsi nyuma y'imyanzuro y'abana b'abantu Imana ije gukora umwanzuro wayo ku buzima bwawe. Nyuma y'agakata abana b'abantu baciye, Imana iguhaye gutambuka. Nyuma y'ibyo abana b'abantu bavuze, Imana ije kuvuga ibyayo. Nyuma y'imyanzuro y'abana b'abantu, mbese Imana ije gusubukura isezerano ryayo ku buzima bwawe. Wigira ubwoba kandi witinya, wowe unkurikiranye aka kanya, wigira ubwoba. Wowe unkurikiranye umaze igihe muri icyo kigeragezo, wigira ubwoba. Wowe unkurikiranye umaze igihe byaranze, wigira ubwoba. Wowe unkurikiranye umaze igihe urogwa, wigira ubwoba, kubera ko nyuma y'imyanzuro y'abana b'abantu Imana ije gufata umwanzuro wanyu. Haleluya. Nyuma y'ibyo abana b'abantu bavuze, Imana ije kuvuga ibindi kandi ije gusohoza isezerano ryayo. Nyuma y'uko bavuze ko bitazemera, Imana ije kubemeza bisohore. Nyuma y'uko umaze igihe mu bushomeri cyangwa mu bukene, Imana ije kuguha akazi, wikangwa n'igihe diplome yatobeyeho uruhumbo, Imana yabikora. Nyuma y'urugo rurimo induru, Imana yaguha amahoro ushaje. Haleluya. Nyuma y'imyaka myinshi utabyara, Imana yaguha urubyaro. Nyuma y'igihe kinini uburabuzwa upfundikanya, Imana yaguha gakondo. Nanjye narayibonye, ndashima Yesu. Haleluya. Nyuma y'uko wavutse nabi, masaziro yawe Imana yaguha ubuzima bwiza. Hari ibintu Imana igihinduranya, witerwa ubwoba n'igihe aho hantu hamaze. Witerwa ubwoba n'ayo mateka yakubaye hakome, kubera yuko aba bose ari uyu mukobwa nakubwiraga, ari uyu mubyeyi nakubwiraga, ari n'uyu musaza, nabonye Imana ikura ubuzima aho abana b'abantu bari barawushyize. Rero komera, shikama. Nshaka kukubwira ngo muri uru rugendo ibintu byose uri kubona bye kugutera impungenge. Kubera iki? Ndaza kuvuga ku ijambo rimwe, mumbabarire niryo ngiye gusorezaho ubu buhamya kugira ngo ntambutse message. Bibiliya irambwira ngo Nebukadinezari ahamagara Saduraka na Meshaki na Abedenego. Haleluya. Rangije ngarababwira ngo mbese sha nimwe mwabyitumye ndakorera Imana zanjye kandi uzatuma njya mu ijuru. Haleluya. Nimwe mwabyitumye, ubundi muri muratekereza njyewe nakoresheje imbaraga zanjye nkora Imana, nimwe mwabyitumye kutubarara. Arabwira ngo ariko mbahaye amahirwe yanyu, mbahaye amahirwe yanyu, ariko ndashaka kuvuga ngo wowe nkurikiranye, bwira Satani ngo iterabwoba ryawe nirimveho. Mbahaye amahirwe yanyu. Rabwira ngo amahirwe yanyu mbahaye nuko noneho nimwumva inanga n'amabubura n'isambuka, ibintu bisakuza bwe mukubarara. Ibyo ni byiza, ariko aya mahirwe nimutayakoresha, itanura baryangigeze karindwi. Itanura dore ngiririye ryenyegezwe karindwi murajyamo. Ubwo ari aya mahirwe ya nyuma muyakoresha. Hari abantu bahuye n'urusaku, Satani abumvisha ko ariyo mahirwe ya nyuma babonye. Yego. Amen. Iwe ndafashijwe Mana, we ndafashijwe. Uyu muntu uri gukurikira iki kiganiro, Mana ndakwinginze ngo aka kanya amahirwe ya nyuma y'abantu namuveho, hasigara amahirwe yawe. Arangira arabwira ngo aya mahirwe ya nyuma mubonye nibivuga mu kubarara. Hari abantu ibintu byashakuje kubera ko Satani yabwiye ngo niyo mahirwe ya nyuma barubarara. Ariko ndashaka kuvuga iki? Reka kubararira ibyo, kuko na nyuma ya zera Imana irakora. Uyu Nebukadinezari yaje kwemezwa nuko mu muriro abonyemo abo yashyizemo. Umva ijambo rikomeye, n'ubuhamya yitangira. Aravuga ngo ariko ndarebamo babandi, ariko nkabonamo n'undi tutashyizemo. Imana ishimwe. Hari undi muntu undi kureba, ariko uwo ndeba ntasa nabo. Asobanura n'uburyo asa, arasa n'umwana w'iki w'intama. Rero iki ni ikintu gikomeye. Ahantu uri hari Imana ihari. Ahubwo wowe komera ushikame, va mu kujararaza umutima, izere, hinduka kandi uhindukire, sengesha ukuri n'umwuka, bohoka kandi ukiranuke muri byose. Imana yo yiteguye gukora ibyo yisaba byose. Imana ibaha umugisha kandi ubuntu bw'Imana bubeho kuri buri mwese mu izina rya Yesu. Ngo turenda gusatira umusozo, ariko hari na message cyangwa se ubutumwa Imana yabahaye gusangiza abadukurikirana, ariko tutararenga aho ngaho. Ntekereza ko impamvu nk'iyi ngiyi tuba twabateguriye ubuhamya nk'ubu vuga imbaraga z'Imana, imikorere y'Imana, tuba tugira ngo tubwire abantu ko hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Abantu bizere ko hejuru y'imbaraga z'abavuzi, hejuru y'imbaraga z'abarozi, hejuru y'imbaraga zibarwaye mu buryo butandukanye, abantu bakwiriye kumenya ko hari n'imbaraga z'Imana zibasha gukora cyane. Rero abantu bari kujya gushakira Imana aho itari, bari kujya gushakira ubuzima aho butari. Reka ngufashe gato. Yego. Muri iyi myaka mfite itari myinshi, ariko
nagenze ahantu henshi ugasanga umuntu witwa ngo umupfumu uzingura ngo abakobwa akabaha gushaka bakavuga ngo uriya ngo atanga umukunde ngo umukobwa agashyingirwa wagereho ugasanga abakobwa 5 bose biwe babyariye mu rugo ese niwe wanza bakwe urimo urajya kumukinaho ngo ndashaka ngo umugabo ngo mpumuti baranzinze abe 5 bose babyariye mu rugo iwe wagira ngo ni ikigo cya garidiyene iyo uhageze ugira ubwoba none urimo uramukinaho ngo urashaka umugabo urimo uramukinaho ngo ndashaka ko abakobwa banjye bashyingirwa we sabe yari yanze ko bashyingirwa bibwira ko ari we wanza bakwe ahubwo ibyo ari bugukorere uraza kubibona sanga Yesu niwe ufite abagabo sanga Yesu niwe ufite abakobwa sanga Yesu niwe ufite byose icya kabiri ngufasha aho ngaho wari uzi ko umuntu w'umupfumu ugasanga umuntu nawe yarapfakaye cyangwa umugabo yaramutaye ugasanga abagore batoye umurongo ngo umugabo arankubita nambe nawe aragukubita umufite araguha ibimunangura kuko nawe yashakaga umugabo ariko yarapfuye cyangwa yaramutaye none urimo uramuteraho imbabazi ngo umugabo ndashaka kubabwira ngo nta handi bamenye ubwenge ni mumenye ubwenge yuko uyu muntu nawe utabashije kugira icyo yimarira uyu muntu utabashije kugira icyo yigezaho none se utashingiye abakobwa be araguha umuti ushingira abawe utagufasha umugabo we ngo ntamute araguhutuma uwawe aguma mu rugo ahubwo niwe yanatahaga araguha ibituma ahera ku gasozi rero icyo nababwira ni kimwe muri Kristo wenyine wa wundi wakubakiye urwo rugo wa wundi wakubakiye urwo rugo niwe waguha kugumana n'uwo mwashakanye niwo honyine uri buhungire induru yaje mu rugo muri Kristo honyine wa wundi wagukuye mu nda ya mama wawe abandi bana bose bagapfa mwavukiye rimwe hari abantu buriya mwavukiye rimwe mu bitaro bimwe bapfuye bari mu marimbi wowe ugihumeka Kristo wagutambukije ibyo akaba kiguha guhumeka hari abandi bavutse mu ijoro rimwe nawe baza bahumya amaso abandi baza bafite uburema wowe uri muzima Kristo wagukoreye ibyo ntabwo yananirwa kukubakira ntiyananirwa kugukorera ubukwe ntiyananirwa kugira icyo akora ahubwo icyo Satani akora niki ni ukugira ngo wagutinze hahandi mwibuke ijambo rikomeye Imana ihamagara Aburahamu imuha amasezerano amena haleluya imuha iki amasezerano iramubwira ngo nuhaguruka ukava hano ukagenda nzagira gutya Aburahamu ahaguruka nk'uko Imana igize gute ivuganye nawe Loti nawe ati nkakwiruka inyuma mu minsi Aburahamu yagendanye na Loti muzasome Bibiliya nta sezerano na rimwe ryasohoye kubera iki hari umuntu uri kukwiruka inyuma kandi Imana ntizafata ibyayo ngo ibijugunyira ngo bijye kuribwa n'abandi bantu batavuganye nayo amen ikindi abasore n'abakobwa dore nawe uri umusore nkubwiriyemo rata ngiye guhita nkubwiriramo abasore n'abakobwa mbabwiriremo mutinye ijambo rikomeye ryanditse mu gitabo cy'Itangiriro rivuga ngo Imana igiye kuremera uwitwa Adamu Eva yabanje kunyuza ibintu byose yaremye hehe imbere ye ngo ikintu cyose akita iki izina muri ko kucyita amazina haleluya muri ko kucyita amazina Bibiliya irambwira ngo aho ngaho niho habereye iki niho nyuma bimaze gutambuka aho ngaho ngo niho Imana yaje kubona ko ari ngombwa noneho imuhiki ugize gute ako kantu ni kutaruvuze umufasha umukwiriye uyu mufasha umukwiriye yaje nyuma y'ibindi byose rero bariya murumva abahungu banjye Imana izabaha abafasha babakwiriye bariya bose babatambuka imbere bamwe n'ingwe abandi n'insamagwe abandi n'ibyiyoni abandi n'isakabaka umufasha ugukwiriye naza ntabwo uzavuga ngo ya azaba yaje nyine uzamwenyura nta n'ikintu kivuzwe uzabyibwiriza rero niyo mpamvu ngo n'igitangaza cy'Imana iyo cyaje kiza kije nabwira abantu ngo nibakomere mu rugendo hanyuma ngira ngo duse nkaho cyane ko n'amasaha arimo aragenda n'ikirere kigenda gihinduka reka tuguhe umwanya n'ubundi ya message itambutse kandi Yesu akomeza gushyigikira mu izina rya Yesu Imana ibaha umugisha kandi Imana yo mu ijuru ibuzurize sabye umugisha ku Mpanuro TV cyane kubwo gukora umurimo mwiza w'Imana kandi sabye umugisha ku bakozi bayo n'abayobozi bayo
kubwo kwemera yuko iby'Imana bitambukira kuri ibi byuma byanyu. Ibi byuma birahenda kandi ibi byuma nta n'umuntu wabona ikiguzi cyabyo. Njya mbona abahungu bafotora mu bukwe amafaranga baca kugira ngo ukore umurimo w'Imana nk'uyu, ushora amafaranga nk'aya, ukore umurimo w'Imana, ukore urugendo, usigaye uba i Kigali, wateze ku muntu w'umusore, abasore mukunda ubugari, wateze utegesha 2,000 n'andi, hari harimo ubugari bwinshi, hari harimo ubugari bwinshi. Rero kuba muba mwemeye gukora uyu murimo w'Imana, mbere na mbere nsabye umugisha. Nsabye umugisha nabo mu Rwanda no mu mahanga, abo muri Afurika, muri Aziya, muri Amerika n'ibindi bihugu bazakurikirana iki kiganiro, mbyaturiye imbere y'Imana ishobora byose n'imbere y'abantu bayo, nsabye umugisha utagabanyije kuri aba bantu. Rero iyi Mana mukorera nanjye nkorera yantumye ku bantu. Ndagenda nsoma ijambo ry'Imana, mvuge n'iki Imana yantumye, sinshaka gutinda kuko buriya iyo utinze mu by'Imana ushobora kugira ngo ahari yo ni mugenzi wawe irakina. Turasoma amagambo dusanga mu gitabo cya mbere cy'Abami, ibice 22. Ndashaka gusoma umurongo wa 6 n'uwa kugera ku wa 8, simbuke nsoma wa 19 nkomeze kugira ngo ntambutse iyi message. Igitabo cya mbere cy'Abami, ibice byaho 22. Handitse amagambo avuga ngo iki? Haranditse ngo nuko umwami wa Bisirayeli ateranya abahanuzi ari abagabo nka 400, arababaza ati, ntabare i Ramoti y'i Galeyadi cyangwa ndorere? Baramusubiza bati, tabara kuko Uwiteka azahagabiza umwami. Ariko Yehoshafati arabaza ati, mbese nta wundi muhanuzi w'Uwiteka uri hano ngo tumubaze? Umwami wa Bisirayeli, umvira ijambo mukozi w'Imana, umwami wa Bisirayeli asubiza Yehoshafati ati, hasigaye undi mugabo twabasha kugisha Uwiteka inama, ariko ndamwanga kuko atamanurira ibyiza keretse ibibi. Uwo ni Mikaya mwene Imura. Yehoshafati aramusubiza ati, mwami wivuga utyo. Dusome umurongo wa 19 kugira ngo nze kubasha kwihuta. Mikaya aravuga ati, noneho umva ijambo ry'Uwiteka. Nabonye Uwiteka yicaye ku ntebe ye, ingabo zo mu ijuru zose zimuhagaze iburyo n'ibumoso. Uwiteka arabaza ati, ninde uzashukashuka Ahabu ngo atabare agwe i Ramoti y'i Galeyadi? Umwe avuga ibye, undi ibye. Nyuma haza umwuka ahagarara imbere y'Uwiteka, aravuga ati, nijye uzamushukashuka. Uwiteka aramubaza ati, uzamushukashuka ute? Nawe ati, nzagenda mpinduka umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi be bose. Nawe aramusubiza ati, nuko uzamushukashuke kandi uzabishobore, genda ugira utyo. Soma umurongo wa 31 kugira ngo mpite ntanga iyi message. 31 handitse amagambo akomeye. Aravuze ngo, kandi ubwo umwami w'Isiriya yari umwami w'Isiriya yari yategetse abatware b'amagare ye uko ari 32, ati, ntimurwanye aboroheje keretse abakomeye, keretse umwami w'Abisirayeli wenyine. Nuko abatware b'amagare barabutswe Yehoshafati, baravuga bati, nguriye umwami w'Abisirayeli koko. Nicyo cyatumye bamuhindukirira kujya kumurwanya. Yehoshafati arataka, ariko abatware b'amagare babonye ko atari we mwami w'Abisirayeli, barakimirana barorera kumukurikira. Nuko umuntu umwe afora umuheto we apfa kurasa, ahamya umwami w'Abisirayeli mu ihuriro ry'imyambaro ye
y'ibyuma. Umwami niko kubwira umwerekeza w'igare rye ati, kuri urukoba duhindukire unkure mu ngabo kuko nkomeretse cyane. Uwo munsi urugamba rurushaho gukomera. Umwami bamufatira mu igare rye ahangana n'Abasiriya. Agejeje nimugoroba aratanga amaraso ye yimisha ava mu nguma adendeza imbere mu igare. Tuvuge ngo amen. Amen. Imana yo mu ijuru yampaye amagambo. Imana yo mu ijuru irambwira ngo ikomeje kuba inyuma y'ijambo ryayo. Yampaye amagambo afite umutwe uwanuza ubutumwa yantumye. Yambwiye ngo mbwire abantu ngo ikomeje kuba inyuma y'ijambo ryayo. Aba bantu bari kubyumva, wa Mana we mfasha babyumve. Imana yambwiye ngo ikomeje kuba inyuma y'ijambo ryayo. Ikomeje kuba inyuma y'ijambo ryayo gute? Imana yambwiye ngo icyo umuntu akora nicyo kigiye kumubera ingororano, ngo kandi icyo umuntu yabibye nicyo agiye gusarura. Ebinestayinivo, hari ibintu Imana igiye gukora kuko ikiri inyuma y'ijambo ryayo. Uwo guhembwa ije kumuhemba, n'uwo guhana ije kumuhana. Irambwira ngo ije kwanika no kwanura. Irambwira ngo ntangarize abantu bayo yuko biringiye abana b'abantu. Irambwira ngo hari abantu bicaye mu matorero, hari abandi bari ku masosho media, hari abandi bari kuvuga gutyo ngo bameze nk'abahanuzi ba Ahabu, ngo nyamara abahanuzi b'ukuri, muhanuzi w'ukuri ari ryo jambo ry'Imana, abakiri hagazeho ni bakeya, abemeye kuyoboka ni bake. Arambwira ngo ariko nubwo abantu bahinduka, Imana iracyari inyuma y'ijambo yavuze. Ngo mbwire umuntu wese mu ruhande ahagazemo, ngo mbwire umuntu wese mu byo akora byose, ngo mbwire umuntu wese mu myitwarire afite. Ndabivuga kuko Imana yabimbwiye, sintewe isoni no kubivuga. Ndabizi neza ko Yesaya urupfu yapfuye bamushyize ku matandiko baramusatura. Ntabwo dutewe ubwoba n'ibitero bya Satani, ahubwo twebwe icyo dupfa ni ukuvuga gukomera kw'Imana. Haleluya. Imana irambwira ngo ntangarize abantu ngo iracyari inyuma y'ijambo yavuze. Uwo yavugiye ibyago ntahindukire, uwo biraje. Uwo yabwiye ko imutabaye igiye gutabara niba yarayirindiriye, iracyari inyuma y'ijambo yavuze. Irambwira ngo abantu basuzume imirimo yabo, kuko imirimo ya kamere imaze abantu, ariko Imana iracyari inyuma y'ijambo yavuze. Iyo ni message ya mbere. Message ya kabiri nayo turayisanga mu byakozwe n'intumwa. Ndagira ngo naho mpasome, hanyuma ni message 3 nakubwiye, nindangiza nsenge. Ubu ndumva nduhutse cyane kuko uyu mutwaro nkumaranye igihe. Imana iguha umugisha ntuyu mutwaro umukozi w'Imana. Naho turasoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 19. Ndibuza ko duhera ku murongo wa 11 tukageza ku murongo waho wa 16. Haranditse ngo kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo ibitangaza bikomeye, ndetse bashyiraga abarwayi ibitambaro n'imyenda bivuye ku mubiri we, bagakira indwara zabo, abadayimoni bakabavamo. Umva hano ngeze mukozi w'Imana. Haranditse ngo ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda, subiremo iri jambo, ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni, zihimbira kuvugira izina ry'Umwami Yesu ku batewe n'abadayimoni, ziti ndabategetse mu izina rya Yesu uwo Pawulo avuga. Kuki batavuga uwabo? Reka nongere nsubire inyuma tujyane nawe. Turi kumwe ariko? Ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni, zihimbira kuvugira izina ry'Umwami Yesu ku batewe na dayimoni, ziti ndabategetse mu izina rya Yesu uwo Pawulo avuga. Kandi hariho abahungu 7 b'Umuyuda witwaga Sikewa, umwe wo mu batambyi bakuru, bagenzaga batyo. Bukeye abadayimoni barabasumira bati Yesu ndamuzi na Pawulo ndamumenye,
ariko mwebwe muri bande? Imana yambwiye ijambo rikomeye ngo abantu nibarekeraho kuyibeshyera, abantu nibarekeraho kuyibeshyera. Social media yabaye ikiyorero batwikiraho rikora kacaka ya mama. Oya, abantu nibarekeraho kuyibeshyera. Imana iracyari Imana, iracyari inyuma y'ijambo ryayo, iracyakomeje gutabara, iracyakomeje gukora. Imana yambwiye ngo abantu nibarekeraho kuyibeshyera, ngo kuko Imana yo mwijuru ije gusobanura iby'itorero ryayo, irambwira ngo ije gusobanura iby'abakozi bayo, irambwira ngo ije gusobanura abakozi bayo n'abihamagaye, irambwira ngo kandi abatarahamagawe ngo igiye kubanika ku mugaragaro. Irambwira ngo itanze amahirwe ya nyuma, mwabahanuzi mwe, itanze amahirwe ya nyuma, murekeraho kubeshyera Imana, kubera yuko aba badayimoni murimo mwirukana nibo bagiye kubashyira ahagaragara, bagiye kubashyira ahagaragara aba badimbe. Dani, reka nkubwire, nsubire inyuma gato ku buhamya twaganiriye. Sinakubwiye ukuntu nagiye ngiye gusengera umuntu i Gisenyi, nagera mu Ngororero uwo tujyanye ati tubanze turya akaboroshete turye n'ibirayi, twageraho tugiye gusengera umuntu dayimoni ikaturondora kandi twariye tudahari, igahita ituvuga ngo ubwo muje mwujuje inda zanyu inyama n'ibirayi ngo muje kunyirukana, nimubanze murwane n'izo nda zanyu, ye murandwanya hiki. Dayimoni iraturondora. Wa wundi tujyanye ati ceceka muze, ati wowe ceceka nawe, ati wowe utegekwa n'umugore, wowe utagira ijambo mu rugo rwawe. Ari abadayimoni bamurondora. Kandi koko niko byari bi. Wowe utegekwa n'umugore ngo ninceceke, urancecekesha n'iki, wajya ugacecekesha ibiri iwawe. Genda toka vanga. Ngo va hano cyangwa umbwire muvemo mu nkujyemo. Umutipe ngira ngo turacyahagararanye, atangira kumanura nuze imashini ya risani nk'ugiye kwihagarika. Umutipe yageze imuhanga kare, sigara ndwana na dayimoni. Kuko jyewe nagiye kwiruka ngirambwira ngo woweho kuko waje utanze, uhaguruka ari jye uje nguje guhangana nanjye, wagenda utagenda ndabonana nawe. Iryo jambo ryatumye mpagarara nemera guhangana n'iyo dayimoni kandi iratsindwa. Ariko yari maze kundondora ko nariye ibirayi, nariye na brochette kandi nari nabiriye. Rero bahanuzi, iyi Mana mukora mu jisho ntimuzi yariyo, yambwiye ngo nimurekeraho kuyibeshyera. Yambwira ngo yababikibanga kenshi, ngo ariko ntigikeneye kubika ibanga ryanyu muyibeshyera, ngo yarindire ko mwisubiraho ntimwisubiraho, ngo rero ababaye kandi irarakaye igiye guhaguruka. Reka nsoreza ahangaha. Ubundi butumwa bwa gatatu turabusanga mu Itangiriro. Wihangane, ibi bintu niko bimeze Dani. By'uyu mugabo wowe urabimenyereye. Uyu mugabo yagufasha aba yagufashe, ari yagufata. Yigeze yafata uwitwa Gideyoni, yibereye munsi y'igiti yifitiye ubwoba yuko ingano zabo bagiye kuziba, arimo yisekurira ngo arebe uko yazihisha. Ntubwira ngo jya kurwana nabo, kandi yari yifitiye ubwoba. Rero Imana yifite uko ibigenza. Ibi bintu ndabivuga, ndabizi neza ko hari abahanuzi benshi tuzabipfa, ariko ndumva ntambukije ubutumwa bw'Imana, ndi busenga Imana iherekeza ijambo ryayo. Ihute cyane dusome ibice 38, turasoma umurongo wa 15 mu Itangiriro ibice 38, umurongo wa 15 kugeza ku wa 19, dusimbuke dusome 24 kugeza 26. 15 haranditse ngo Yuda amubonye agira ngo ni maraya, kuko yari yitwikiriye mu maso, atambikira aho ari iruhande rw'inzira, aramubwira ati ndakwinginze turyamane, kuko yari atazi ko ari umukazana we. Aramubaza ati nituryamana urampa gisasuro ki? Aramusubiza ati ndakoherereza umwana w'ihene wo mu mukumbi. Aramubaza ati urampa ingwate kugeza aho uzamwoherereza? Nawe aramubaza ati ndaguha ngwate ki? Aramusubiza ati mpimpeta yawe iriho ikimenyetso n'umugozi wayo n'inkoni witwaje. Arabimuha, bararyamana, amutwika inda. 19 arahaguruka aragenda, yiyambura imyenda yo mu mutwe, yambara imyenda ye y'ubupfakazi. 24
hashize amezi 3 babwira Yuda ko Tamari umukazana we yasambanye kandi afite inda y'ubusambanyi. Yuda arababwira ati mumusohore mumutwike. Ibintu byumvise? Mumusohore bakimusohora atuma kuri sebukwe ati nyiri ibi bintu niwe wantwitse inda, kandi ati ndakwinginze menya nyiri ibi bintu. Impeta iriho ikimenyetso n'imigozi yayo n'inkoni. 26. Yuda yemera ko ari ibye, atandushije gukiranuka, kuko ntamuhaye Shera umwana wanjye, ntiyongera kuryamana nawe ukundi. Reka tuvuge ngo amen. Imana irambwiye ngo mbwira abantu bayo, yantumye kubwira abantu bayo. Aleluya, aleluya. Ngo abantu bicaye mu murimo baramaze gusiga inkoni y'ubutware. Hari abantu bicaye mu murimo baramaze kwiyambura impeta y'ubutware n'ibihubahuba gusa. Imana irambwira ngo igiye kubashyira ku karubanda. Ntabwo byumvise kandi? Uyu Yuda yaragiye, icyarangaga umutware n'inkoni n'impeta. None kubera urugendo arimo agiye kwa maraya. Iyi maraya ntisi yo yari muhagurukije mu rugo. Hari abantu bahagurutse kujya mu murimo, bamaze kujya mu murimo, uko Imana igenda ibagirira neza ibahindurira amateka, bacyamikira ahandi. Kandi aho bacyamikiye bahasize inkoni n'impeta. Ese urabyumvise? Nturi umukozi w'Imana? Hari abantu bahagurutse bavuga ngo bagiye mu murimo, ariko aho kugira ngo bagende mu murimo bagira ahandi banyura bacyamikira. Hari abagiye bacyamikira mu kwaka ibitambo n'amafaranga. Hari abagiye bamaze kwibuka bacyamikira mu bagore. Hari abagiye bacyamikira muri ndagusengera umpaye amafaranga. Nk'uko uyu Yuda yari ari mu rugendo agiye gukemura ubwoya bw'intama, acyamikira kuri maraya. Iyi maraya iramubwira ngo hari icyo uri bunsigire. Ntago maraya wagenderaho. Aramubwira ngo ndaguha ingurane, ati banza usigire ingwate. Amusigira inkoni, amusigira impeta n'umugozi n'imigozi yayo. Iyi jambo rikomeye Imana yambwiye muri ibi bintu. Irambwira ngo Imana ije gusubira mu bashumba, ije gusubira mu bahanuzi, ije gusubira mu biyita abakozi bayo. Ngo kuko hari abantu bari kuvuga nta butware bagifite, barabutakaje. Abantu bakababona bagira ngo baracyari babandi, abantu bakabona bagira ngo baracyari mbese uko bahamagaye niko bakiri. Imana irambwira ngo abo ngabo bamaze gutakaza inkoni n'impeta. Imana igiye kubashyira ku karubanda. Aho babitakarije niho bigiye kugaragarira. Ibi bintu ntabwo byumvise. Aho batakarije iyo inkoni n'impeta niho bigiye kugaragarira. Imana irambwira ngo abantu bazi yuko ngo nibisuzume, bashakisha inkoni n'impeta ahantu biri, bigaruke mu biganza byayo itarabashyira ku karubanda. Mbibutse ko Imana itagiseba. Imana ihora n'icyubahiro. Imana ntiseba ibyo ikora byose ibikorera kugira ngo yiyubahishe. Imana ntiramirwa. Rero Imana imbwira ayo magambo, irambwira ngo nze mbwira aba bantu ubu butumwa. Wowe ubwumvise nufata umwanzuro urahirwa. Wowe ubwumvise nufata umwanzuro ufite amahirwe ya kabiri yo kongera kuba mu biganza by'Imana. Ubu butumwa bumaze igihe bubyigana muri jye. Shimye Imana ko impaye igihe cyo kubusohoza. Ariko iyi minsi ni iminsi ikomeye. Uyu ni umwaka Imana igiye gukoreramo imirimo yayo, kuko abantu barimo barayitotombera ngo ni Imana yababeshye, ni Imana yagize gute. Bamwe batangiye kuyicika bayivaho. Imana irambwira ngo kugira ngo abantu bayicike rero abanze guhindukira igiye kubereka ko ari Imana. Ngo nibwo butumwa Imana yari yampaye. Imana ibaha umugisha. Tubishimiye Imana. Amen. Ntekereza ko abantu badukurikiranye bumvise icyo Imana ibashakaho, kandi biraba byiza cyangwa se birarushaho kuba byiza mu gihe babishyize mu bikorwa kandi bakumvira ijambo ry'Imana. Turabashimiye cyane rero mushumba, ariko tunabasaba kugira ngo mu gusoza musoze munasengera abantu kugira ngo ubutumwa buze kugira imbaraga kandi buhindure imitima ya benshi. Ni karibu kandi Yesu abaho umugisha. Murakoze cyane. Nanone kandi nongere ntange nimero yanjye ya telefone ku muntu wese wakenera kumpamagara cyangwa se keneye ko dufatanya gusenga iyi Imana. Ni 0785
27 44 39. Subiramo. 07 8 5 27 44 39. Abakoresha Airtel Tigo nayo ndayifite, ari nayo ikunda gukora kuri WhatsApp nubwo zose ziriho, ni 0722 07 44 39. 0722 07 44 39. Imana ibaha umugisha. Data turagushimye, Yego. uri ya Mana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Uri ya Mana yagendanye n'ubwoko bwayo ubukura mu gihugu cya Egiputa, mu gihe bari bamaze igihe kinini mu buretwa, hanyuma bakuzaho amaboko akomeye nk'uko wari warabigambiriye, kandi ukabigirana isezerano na sekuruza Aburahamu. Mana, tugushimye ko igihe gikwiriye ubu butumwa ari bwo wemeye ko butambuka, kandi tuvuze ku mirimo wakoze. Hari abiringira abantu, twaje kubona yuko abo bajya babakoze isoni, ariko kukwiringira ntibikoze isoni. Sengeye buri muntu wese ukurikiranye iki kiganiro, kugira ngo iki kiganiro kimubature, iki kiganiro kimufungurira imiryango. Nk'uko kandi ubwo Gehazi yari afite ubwoba abonye ingabo zigose Elisa zije kumufata, hanyuma Elisa akagusenga ngo ukore ku maso ya Gehazi, Gehazi akaza kubona ingabo zindi zikomeye, ibyo bikaza gutuma Gehazi akomera mu mutima kubera ko yari yatentebuwe n'ingabo zari zigose Elisa. Ibi ngibi niko nsenze kugira ngo bigirirwe ku muntu wese ukurikiye iki kiganiro. Nubwo yabonaga iterabwoba rya Satani, nubwo yabonaga ingabo nyinshi zimugose, nubwo yabonaga byinshi bimurwanya, ariko mukore ku maso abone ubutabazi bwawe, mukore ku maso abone kugira neza kwawe, mukore ku maso abone ingabo zawe zimugose, mu izina rya Yesu. Umugisha abakozi b'Impanuro TV, umugisha abayobozi bayo mu izina rya Yesu, kandi ubahe kwaguka mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Aribyo wasezeranye ku bantu bawe bazakubaha. Urababwira ngo ikintu cya mbere uzabaha ni icyubahiro, ikindi uzabaha ni ubukire, hatabuzeho na kimwe nibyo mbasabiye mu izina rya Yesu. Dawidi akubwira ijambo rikomeye, arakubwira ngo ndinde ubukene ntazakena nkiba, nkagayisha izina ryawe, kandi akubwira ngo mpibinkuriye bizatuma nkubaha. Ndasenze kugira ngo barinde ubukene mu izina rya Yesu, kandi ubahe ibikwiriye bizatuma agasuzuguro k'abazimu n'abadayimoni gacika, ariko bizatuma bakubaha kandi bakakubahisha. Ubwiza bwawe nibukomeze kubabaho, inyenyeri yo mu ruturuturu irase, umwijima w'icuraburindi ucuke ku buzima bwabo, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Turabashimiye cyane. Murakoze cyane namwe. Imana ikomeze bashyigikire, kandi ntekereza ko n'ubutaha tuzongera tugahora tukagirana ikiganiro kugira ngo dukomeze gusana imitima ya benshi. Uwiteka niwe kidutije uyu mwuka duhumeka, ndahamya neza yuko tuzongera, kuko ndabizi neza ko niba uduha umwuka duhumeka, kandi n'uyu murimo dukora nuwe. Nkunda kukubwira ijambo rikomeye, woweho turamenyeranye, nkakubwira ngo niba uyu murimo dukora ari uw'uyu mwami, hari ibimenyetso bigaragaza ko ari wowe, nuko tuzakomeza kugendana nawe. Nahoze nkubwira ikintu gikomeye, nakubwira ngo ndifuza gukora ivugabutumwa ritandukanye. Kubera iki? Hari igihe umuntu bamubona hano kuri kamera bakagira ngo nibyo avuga arabeshya, cyangwa se si ukuri. Ubu ndifuza ikintu gikomeye, ndifuza gushyigikirwa nawe n'abandi bagenzi bawe. Ndifuza ibintu bibiri. Icya mbere, ndifuza kujya gukora ivugabutumwa aho mvuka, kuko buriya ari igihe umuntu ava ahantu bakagira ngo ibyo avuga nuko yahavuye ahacitse. Ndifuza, ibi ni icyifuzo nashyize imbere y'Imana, cyanjemo ejo ndi ku musozi, ejo bundi kujya gukora ivugabutumwa aho mvuka. Ku musozi w'iwacu nkamanukana ibyuma genereta, birahenda, ni ibintu bihenda cyane, bitwara imbaraga nyinshi. Nkagenda tugacomeka, nkavuga ubutumwa, mukavuga Imana, tukongera tukurira imodokari tukazamuka. Noneho kugira ngo n'abantu nibiba ngombwa tukafata n'ibiganiro, Yego. tukafata n'ibiganiro byinshi, abantu bakabona ko umuntu ajya amanuka ku musozi. Icya kabiri, hari ikindi kintu nifuza cyane gikomeye nanone, ni ukugira ngo uyu munsi wa none Uwiteka Nyiringabo Imana aze mu murimo bari uwuyobora. Ibyo ni ibintu nifuza, kuko ibyo bintu kujyaho mvuka no kugira ngo umurimo uganzwemo n'umwuka w'Imana ni ibintu bikomeye. Rero ibyo ni ibintu njya mvuga ngo imirimo y'Imana tujye tuyivuga, tunemera, tunabwira abantu yuko hari aho twavuye kandi twahindutse. Yego, Imana ishimwe. Ubutaha nzaguha ubuhamya bwanjye.
ntuzambaze ubw'abandi. Uzi ko muri uyu murimo nigeze gucika intege nkasubira inyuma nkashinga akabari? Urabizi? Oya. Naragashinze. Nashinze akabari nacitse intege. Ndashaka kubwira abantu ngo iyo ucitse intege uba uri musatira urwobo. Nashinze akabari ncika intege muri za 2012, kandi najya mu rusengero hari abantu, ibi bintu n'Imana yabimbwiye ngo nzabivuge, nubu nuko amasaha yagiye nari kubivuga. Imana irambwira ngo hari abantu babaye nkanjye ariko bakomeje kubeshya abantu. Nigeze gucika neza, mbona madamu yigaga muri kaminuza, mbona ibintu birakomeye, ndi mu ikode kandi nkacuruza, nkabona abantu nibinjiramo kandi harimo inzoga nkabona barinjira. Satani araza akora ivuga butumwa atari kubunda ikinjiza abandi, wowe wabuze amafaranga yo kurangura, naye ndagenda nzana inzoga nterekamo. Uwo munsi ndacuruza amafaranga menshi ntigeze ncuruza. Umugore aje abibonye ararira arataha. Uzi ko naje gukubitika mudamu wanjye rwose buriya uzamuganirize. Icyo gihe uzi ko haturutse dayimoni wo kurira ku isahane yanjye. Umugore ati ntabwo nzongera gusangira nawe, biriya bintu wakoze ni ibiki, mbabarira. Nari kubunda abagore mugira ubwenge. Satani aba bantu ndi kubwira abantu ngo hari abantu bari kwibwira yuko bari mu mwanya, kandi Satani yarabarashe yarakuye mu mwanya. Rero ndababwira ngo nibagarukira Imana itarabahonda. Ubu turebana urabizi mbazwe gatatu. Kagatatu mbazwe kose ntago ariko Imana yari yarabiteguye. Ni ibintu Imana yaje irunda irambwira ngo ibyo wigira byose, ibyo wigira byose. Nta munsi wigeze kuza usanga bambaze hano mu kanwa urutwe rwabyimbye wagira ngo ni kiriya kidomoro. Rero icyo gihe ni ibintu bikomeye. Mu nda simbambaze kangahe. Rero ibi bintu yabimbwiye icyo gihe ngo ubwo wasubiye inyuma nzakugarura nabi. Ubu rero mbirimo neza kuko nabonye ko indusha iki amaboko ngayo ngo. Yego, murakoze cyane. Reka dushimire inshuti zacu zikurikirana ibiganiro byacu. Ngira ngo ni byinshi cyane byo kuvuga, kandi ndatekereza ko n'ubundi dukomeje kubagendera hirya no hino tubagezaho inkuru zitandukanye. Birashoboka ko nawe waba ufite inkuru cyangwa se hari ibitekerezo ushaka kutwungura, waduhamagara kuri nimero 0788 33 510 63. Yesu abaho umugisha. Mwari kumwe na Dani, turabakunda cyane. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.